Blog Talk Radio. Yesu ashimwe
ni Jean Claude Habimana ubaramutsa kandi ubifuriza amahoro n'imigisha y'Imana. Uyu mugoroba turi mu masengesho yo gusengera hamwe nk'abanyarwanda, dusabira igihugu, dusabira n'isi muri rusange, kandi twumva n'ijambo ry'Imana mu rwego rwo kudufasha no kutwigisha muri ibi bihe bitoroshye by'akaga isi yose muri rusange irimo, by'icyorezo cy'indwara cyiyongera mu buryo bw'imibereho yari isanzwe itoroheye isi, ndetse n'ubuzima n'amagara y'abantu atari yorohewe, ariko akaba ageramiwe kubera icyorezo cy'indwara ya COVID-19 cyangwa se coronavirus. Nagira ngo rero mu gihe ntegereje mugenzi wanjye ko nawe ahaboneka, turi gufatanya mu mwanya w'amasengesho, nagira ngo numve ko mikoro ye yaba irimo itunganwa cyangwa se ku buhanga bw'ibyuma birimo bitungana neza. Nagira ngo mfate akanya nk'aka ngaka ko gusenga Imana, mu gihe nawe tumutegereje, hanyuma dutangire gahunda y'amasengesho y'uyu munsi. Nagira ngo rero okay. Murakoze cyane Leya, ndagusuhuje. Reka nibutse abakunzi bacu n'abaduteze amatwi ko turi kumwe na Leya Karegeya, nawe dufatanyije muri aya masengesho y'uyu mugoroba, kandi twizere ko umwuka w'Imana ubane natwe kandi akadufasha kugira ngo tuganire, twumve ibyo umwuka wera cyangwa se umutagatifu abwira abanyarwanda n'isi muri rusange. Nagira ngo rero tujye imbere y'Imana twese dusenge. Ubwo twese tumaze kugera muri studio, nagira ngo noneho dufate ako kanya twese duciye bugufi imbere y'Imana dusenga Imana. Mana yacu, Mana nkuru, Mana igira neza, turagushimiye umwanya, turaguhimbaje, dushimye izina ryawe ko duhaye umwanya mwiza nk'uyo kuza imbere yawe. Ijambo ryawe ritubwira neza cyane ko abagushakana umwete bazakubona. Tuje rero gushaka mu maso hawe mu gihe iyi si yacu yugarijwe n'icyorezo cy'indwara irimo ihitana ubuzima bw'abantu, kandi tukaba tuje nk'abanyarwanda by'umwihariko tukwereka imitima yacu kugira ngo uyigenderere, kandi udusure muri iki gihe dukeneye ubutabazi, igihe tubona natwe dukeneye gutabarwa kuvuye mu ijuru kubw'ubuzima bwacu ndetse no ku bugingo bwacu. Tuzanye imitima yacu rero, duciye bugufi n'imitima yacu kugira ngo utubabarire ibyaha Mana. Wavuze ko babiri cyangwa batatu aho bazateranira bambaza izina ryawe uzuruka ukabana nabo, natwe tuje imbere yawe muri iryo zina dusaba kugira ngo urukubane natwe. Imitima yacu rero turayiguhaye, njyewe n'umuja wawe tugiye kuyobora iyi gahunda y'amasengesho, turasenge kugira ngo tubabarire ibyaha, tubare gukiranirwa, kandi dusabira n'u Rwanda muri rusange n'abanyarwanda kugira ngo nabo bababarirwe ibyaha muri uwo mwanya. Mana, waravuze ngo niduca bugufi tukagusaba tuzagutakambira, kandi nawe uzatwumva uri mu ijuru wumva icyo tugusaba. None rero uyu mwanya dushikamishije amajwi y'imitima tugusaba kugira ngo natwe uturengere Data. Haleluya. Urakoze Mana, babarire abanyarwanda, utubarire ibyaha waba uturiho, ibyaha by'amahano aba mu Rwanda. Na mbere y'uko iyi coronavirus iza muri iyi si, hari ibyaha by'inyokomuntu, hari ibyorezo, hari amakuba, hari ibibazo, hari akarengane, hari ubwicanyi, hari ubusambanyi, hari ubujura n'ibindi byaha uzi tutarondora. Ariko Mana, duciye bugufi tuvuga ngo Mana, mu gihe isi yose yugarijwe, mu gihe buri muntu wese agumye mu rugo, buri muntu wese akananirwa gukora, igihe cy'umuntu wese kikaba kigeze cyo kugira ngo buri muntu wese ahari aba ari aho nyine, ndakwinginze kugira ngo duhe umwanya nk'uyu nguyu Mana, utubarire ibyaha, kandi twirinde tukisuzuma twitekerezaho aho twagucumuye hose. Mana, tubabarire. Urakoze ko twumvise rero, tweretse iyi gahunda, umwuka yarabane natwe, utwigishe ijambo ryawe, uduhugure. Kandi icyo nisabira ntabwo ari twe twenyine abayoboye gahunda, turasabira n'abatwumva bose, dusabira n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo bazahindurwe n'ijambo ryawe. Ni mu izina ryacu ryambaje kandi dushima. Urakoze Yesu. Amen. Amen. Ni Jean Claude Habimana ubaramutsa. Reka nk'umwanya na Leya Karegeya baramutse mu izina rya Yesu. Bavandimwe, nanjye ndashima Imana kuba tubonye aka kanya. Hari hashize n'igihe
kinini tutagira akanya ko kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ribatura, niryo rihumuriza abantu. Nk'uko umukozi w'Imana bivuze, turi mu bihe bikomeye, ibihe abantu bihebye, ibihe abantu bafite ubwoba n'abari basanga mu bundi bwoba, ariko noneho ubwoba bw'indwara yateye ku isi hose burasa nk'aho bwafashe indi ntera. Abantu ntabwo batekanye, ibihugu byose birahangayitse, nta n'ufite umuti wa mugenzi we, buri muntu arareba undi ategereje undi wenda ko hari icyo yakora kurusha undi. Ariko ni ikintu kitugaragariza yuko hari ibihe bigera Imana igashaka kwereka abantu ko baringanira cyangwa ko bangana, cyangwa ko nta n'ubushobozi bafite kuri iyi si, ko niyo yaremye isi n'ijuru n'izi birimo n'izi n'ibibaho. So kuba uyu munsi ku isi hose bafite ikibazo kimwe kibareba, giteye urujijo, giteye mbese guhangayika kwa buri muntu wese, buri muturage mu bihugu bitandukanye, impfu za hato na hato z'abantu badafite control. Hari ikintu bigomba kutubwira nk'abantu bagiriwe ubuntu bwo kumenya ko hari Imana mu ijuru ikora ku bushake bwayo, kandi no mu mbaraga zayo, no kumenya ibihe kuturusha, kuko ngo imenya iherezo mbere y'itangiriro. Hari ibintu rero nyine, the mysteries of God are just beyond human understanding sometimes. Ariko aha niho nyine umuntu wese akwiye gukangukira akamenya ko hari ibiturenga, kandi ko hari uri usumba byose nyine we tugomba no kubaza kugira ngo tubone ibyo bisubizo. Nkaba nishimiye rero aka kanya keza nyine twashoboye kubona kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Kuva kera ndumva Bibiliya igenda ibivuga, hari igihe Imana yajyaga irakara hakaza ibihano cyangwa ibihe bikomeye cyane kugira ngo abantu bayibuke. So nibaza ko ibi bintu ntabwo byabaye nyine, ntabwo wenda navuga ko mpanura, ariko ibi ni ibintu bisa nkaho bikangura buri muntu wese kugira ngo yegere Imana. Kuba uyu munsi in the physical abaperezida cyangwa icyo bavuga ngo abantu bagume mu ngo zabo, bigatuma n'umuntu noneho agira n'akanya k'ibyo yaburiye gutekerezaho, cyangwa iki bikaguha umwanya wo gutekereza. Ariko ndumva icyangombwa ari ukugira ngo umuntu atekereze uko ahagaze imbere y'Imana, kugira ngo icyaba icyo ari cyo cyose, niba utekereza ngo nawe ejo iyi ndwara yagufata ugapfa, ese wagenda umeze ute? Iki akaba ari ikintu ngombwa. Hari rwose ijambo ry'Imana rinabivuga ngo igihe ngo twitekerezeho, turebe yuko turebe uko tugenda neza, kugira ngo Imana yonyine tumenye ko tumeze neza, cyangwa se duhagaze neza imbere y'Imana. Ni ikintu rero nyine umuntu wese akwiye gukangukira muri iyi minsi, kugira ngo tumenye icyo Imana idushakaho. Kandi nyine ngo umukozi w'Imana yavuze ngo nyine ngo ushakanye ngo inkunda bankunda, ngo ushakanye umwe atarambona. Iki ni igihe cyo kugira ngo dushake Imana, kuko Imana itwiyereke mu buryo bwayo buhambaye, tutanumva cyangwa tudasobanukirwa cyane, ariko kubw'imbaraga zayo, kubw'imbabazi zayo tumenyereye ko igira imbabazi zirenze. Twizera ko uyishatse cyangwa se uwuyibukije akumva ko kumukubisa agashyi kugira ngo yongere asubize ubwenge bwe inyuma arebe, twizera neza yuko koko ko hari icyo yahindura, cyane cyane kudukuramo ubwoba, kuko abantu bafite ubwoba. Ejo bundi numvaga ngo hari umuntu wiyahuye mu Budage. Umuntu watinya gupfa kandi ukiyahura, ugatinya indwara hanyuma ukiyahura? Ni ibintu biba biteye ubwoba, ariko bikwereka nyine ko abantu koko turi faible, tugomba imbaraga z'Imana kugira ngo dukomerere mu bihe tuba tugezemo, kuko ibihe birahinduka igihe cyose. Ubwo rero nkaba ndekeye aho, ariko nyine ngira ngo Imana idufashe kugira ngo aka kanya katatubera akanya ko kwipfabusa, ahubwo kaba akanya kadukomeza, kaduhindukiza, tukamenya uko duhagaze imbere y'Imana n'icyo Imana idushakaho. Imana ibahe umugisha. Amen, amen. Nakoze cyane Leya. Reka noneho twinjire muri gahunda. Ubwo Leya mu kanya nawe araza kugira umwanya wo kubaganiriza ku ijambo ry'Imana. Nagira ngo noneho dusome ijambo ry'Imana nifuje ko turi buganireho uyu munsi. Yahawe umutwe w'amagambo ugira uti ijambo ry'Imana mu gihe cy'amakuba n'ibyago byugarije isi n'Abanyarwanda, by'umwihariko kubera iki cyorezo cyadutse, ariko no mu buzima bwacu muri rusange. Ni igihe cyo kugira ngo twumve ko hari icyo dushobora gukora
muri ibi bihe mu rwego rwo kugarukira Imana no kuyihindukirira. Ijambo ry'Imana turi gusoma uyu munsi turarisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 13. Ni igice kirekire kigira imirongo myinshi igeze kuri 58. Ntabwo ndi bugisome yose. Abafite Bibiliya, haba arizo mufite mu bitabo bya Bibiliya cyangwa se muyifite kuri interinete, ku matelefone cyangwa kuri za mudasobwa, murahifashisha, muzagira umwanya uhagije wo kuhasoma mu ndimi zose mushobora kuba mwakumva. Igice cya 13 kirimo ibyiciro byinshi bitandukanye, ntabwo ndi bubivugeho byose, ndavuga iby'ingenzi, ariko ni ukugira ngo twumve icyo message cyangwa se ubutumwa buri muri iki gice n'icyo Imana ishaka kutuganirizamo nk'Abanyarwanda. Reka dusome duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 15. Ndasa n'uhagarara mbere yuko ninjira mu busobanuro bw'icyo gice. Imana idufashe cyane. Uwo munsi Yesu asohoka mu nzu, yicara mu kibaya cy'inyanja. Abantu benshi bateranira aho ari, bituma yikira mu bwato yicaramo. Abantu bose bahagarara mu kibaya, abigisha byinshi, abacira imigani. Aravuga ati, umubibyi yasohoye imbuto. Akiriba, zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura. Izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera, kuko ubutaka atari burebure. Izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga. Izindi zigwa mu butaka bwiza, zera imbuto, imwe 100, indi 60, indi 30, bityo. Ufite amatwi niyumve. Abigishwa baramwegera baramubaza bati, ni iki gitumye ubigishiriza mu migani? Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabuhawe. Kuko ufite wese azahabwa kandi azarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Igituma mbigishiriza mu migani ni iki: ni uko iyo barebye bakitegereza, n'iyo bumvise batumva kandi ntibasobanukirwe. Ndetse ibyo Yesaya yahanuye basohoyeho ngo, kumva bazumva ariko ntibazasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona, kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza, ngo batabarebesha amaso, batumvisha amatwi, no kumenyesha umutima, no guhindukira, ngo mbakize. Imana idufashe cyane. Aya ni amagambo y'Imana Yesu yavuze, kandi abikora mu buryo bw'imigani, mu buryo bw'ubwenge. Abazi filozofi ibyo byose barabyumva. Yakoresheje imigani ku buryo yashaka gutanga ubutumwa, ariko akoresheje imigani kugira ngo byumvwe n'abanyabwenge. Ikindi byari nk'umukoro, kubera ko n'abigishwa nabo ubwabo bageze igihe cyo kwibaza ibibazo n'impamvu avuze gutyo ajimije, ariko yagira ngo ashimangire iby'ijambo ryamubanjirije, asobanure iby'ubuhanuzi bwabanje icyo bwavugaga. Yagira ngo asohoze iby'ubuhanuzi bwavuze. Yesaya yarahanuye, amushyiraho referanse avuga ati, uwo Yesaya nawe yarahanuye, kandi mu bwoko busohowe n'aya magambo. Yesaya yabayeho kera, ni nawe wahanuye kuzaza k'umwami Yesu, kuvuka kwa Yesu Kristo nk'umwami uzaza aje guhindura isi, gutanga se ubundi buryo bushya bwo kwemera Imana. Yatanze umurongo rero ari nawo turimo gukurikiza. Aha rero turimo tuvuga muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ni Yesu nyirizina yivugiraga aya magambo. Yatanze ingero rero z'imbuto, uko abantu umubibyi abiba. Umuntu wese, twese ubu ni ururimi twumva, kubiba icyo ari cyo. Umuhinzi uko ahinga, agahinga imbuto. Imbuto rero zaje mu buryo bwinshi butandukanye. Avuga rero ko hari zaguye ku nzira, inyoni ako kanya ngo ziraza zihita zizirya.
noneho zindi ziraza zigwa ku kara, hari ubutaka buke, ariko ubwo nyine nta mizi ishobora gushora muri ubwo butaka, ziramera ako kanya. Ariko zimaze kumera, Bibiliya itubwiye neza ko ngo zahise ziraba kubera ko izuba ryavuye zigahita zuma. Izindi yavuze ko zaguye mu mahwa, amahwa ngo yarazimiye. Hanyuma iza nyuma ari nazo nziza zaguye ku butaka bwiza. Izo nizo zameze zikera imbuto, zigashimisha umuhinzi, zigashimisha umubibyi, kuko zaramwungukiye. Imana idufashe cyane. Ahantu ndi bugaruke rero mbere y'uko ninjira muri ubu busobanuro, ni aya magambo Yesu yarimo asobanurira abigishwa impamvu yavugiye mu migani. Ijambo ry'Imana ritugeraho kandi abantu be twese tukaba turyumva. Muri iki gice dusomye ntabwo ari ubwa mbere tucyumvise. Ijambo ry'Imana turyumva kenshi kandi tukarisomerwa kenshi, tukaribwirizwa kenshi, tukaryumva, ndetse rimwe na rimwe bamwe benshi muri twe bakabimenyera. Ariko ijambo ry'Imana rero icyiza cyaryo rihora rishya mu buzima bwacu, rihora rishya mu bugingo bwacu, riduhindura buri munsi. Hari abaririmbyi bagerageje kuririmba bashushanya iby'iri jambo, baravuga ngo hisemo guhora nkizwa, ngo ngashingwa mu gakiza ke. Guhora umuntu akizwa kandi yarakijijwe ni ibintu rimwe na rimwe bitumvikana, ariko biba ngombwa ko bibaho kugira ngo abantu bumve kuguma mu Mana ni iki, cyangwa se gutungwa n'ijambo ry'Imana wize wamenye ni ibiki. Noneho rero ahangaha ijambo rikaba ritubwira neza ukuntu Yesu impamvu yavuze mu migani ni uko yari azi ko abantu babigize akamenyero. Muribuka neza ko kugaruka kwa Yesu atangiye no kwigisha bwa mbere ivanjiri cyangwa se ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza, yaryigishije yarabanjirijwe na Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza yarateguye aramubanziriza, hanyuma noneho Yesu arakurikira. Ariko iyo urebye uburyo kibajemo, baje bahinguka mu bantu bitwaga ko ari abantu b'Imana, mu bantu byitwaga ko ari inzu z'Imana, mu nsengero z'Imana, mu banyamadini, aribo Bibiliya itwereka ko ari abafarisayo. Abafarisayo nibo bari bafite ubumenyi mu by'ijambo ry'Imana. Abafarisayo nibo bari bafite ubumenyi mu by'Imana, ni nabo bari bafite gushyira mu bikorwa iby'amategeko ya Musa nk'uko Bibiliya bitubwira. Ariko igihe cyarageze abantu basigarana amategeko, ariko ibyaha biriyongera. Bibiliya rero itubwira neza ko amategeko, Bibiliya yagerageje kubitwereka neza ko mu gihe cya Yesu Kristo Bibiliya yahindutse ko noneho abantu batagomba gutwazwa amategeko, ahubwo batwarwa n'ubuntu. Ni uburyo ki bwa revolisiyo Imana yari itangije kugira ngo abantu babashe kurokoka, kubera ko ibyaha byari byarabaye byinshi birakaza Imana ifata ibyemezo ishaka kurimbura isi. Hari inshuro nyinshi zirenga imwe Imana yagiye ishaka kurimbura isi bitewe n'ibyaha byari bikabije mu isi. Icyo gihe rero Imana ifata ibyo byemezo, hagiye habaho gupfa kw'abantu mu buryo bwinshi, hanyuma kandi hakavuka abandi. Ariko nabwo igihe cyazagera hakabaho gukura kw'ibyaha, abantu bakongera bakagomera Imana, hanyuma ikongera igafata ibindi byemezo ikabarimbura. Ibyo byarabaye mu gihe cya Nowa, ibyo byarabaye mu gihe cya ba Loti na ba Aburahamu, mu gihe cya Sodomu na Gomora. Iki gihe ubona Imana yagendaga ifata ibyemezo bitewe n'ibyaha n'ubwinshi bw'ibyaha byabaye mu isi. Ni iki gihe rero natwe turi mu bihe bigaragara ko n'ubundi ibyaha bimaze kugwira mu isi. Ibi byaha rero bigwira mu isi Bibiliya ibivugaho, kuko ni igitabo cy'ubuhanuzi. Ariko Bibiliya itubwira ko ibihe turimo twebwe ubu ntabwo ari kimwe n'igihe cy'ibya Nowa cyangwa se mu gihe cy'Isodomu na Gomora. Turi mu bihe by'iminsi y'imperuka, ibihe Bibiliya ivuga ko bizaba ari ibihe biruhije cyane, ibihe bizaba birimo amakuba menshi, ibihe bizaba birimo ibyago byinshi, ibihe noneho ikiremwa muntu kizaba cyikunda cyane, ibihe ikiremwa muntu kizaba gifite ubwibone bukomeye kandi n'ubugome ngo bukiyongera cyane. Ntabwo ndi buyasubiremo muri aya magambo, ariko ngira ngo ibyo byose mwaza kuyasanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo. Muze gusangamo ayo magambo y'igihe cy'ubuhenebere buteye ubwoba mu minsi y'imperuka, murasanga aribyo bihe turimo, aho ubona natwe nk'Abanyarwanda turi mu bihe bikomeye kandi bisanzwe bitwugarije, ariko ugasanga noneho bifite n'isura idasanzwe. Amateka yacu aratwereka iminsi tugezemo ko ingana. Amateka yacu twabayemo mu byago, twabayemo muri politike mbi zishe abantu zikayimbura imbaga, ariko biragaragara neza ko uko imyaka ishira indi igataha turushaho kujya habi kurushaho, aho kugira ngo tujya heza twifuzaga.
biravuga ngo iki rero ubugome bw'umwana w'umuntu burimo buriyongera cyane bitewe n'uko abantu bimuye imana. Ubugome buri bwiyongera mu bantu, mu banyarwanda, mu bategetsi, ku banyarwanda, ibyago bikatugwirira, isi ikagira ibibazo muri rusange bitewe n'uko abana b'abantu barushijeho kwimura imana bakimika ibigirwamana bagakorera izindi mana, cyane cyane bagakorera shitani ariyo ibahendesha ubutunzi bw'isi n'ibindi byose. Impamvu mvuze ibi ni ukugira ngo mubimenye neza ko abenshi cyangwa se hafi ya hose muri iyi si, mu banyagitugu bose bayoboye iyi si, mu bategetsi b'iyi si bakunda isi y'umwijima, uzababonera bose ko bashingiye ku butunzi. Bashingiye ku butunzi kuko ari nabyo babashyira imbere. N'ibyo byaha byose bakabikora mu izina ry'ubutunzi. Kwica abantu, gutanga ibitambo, kurimbura abantu, ubusambanyi, ubwomanzi n'ibindi byose bikorwa rwihishwa imana yanga urunuka, byose bikorwa mu izina ry'ubutunzi bwa ekonomi y'igihugu cyangwa se yabo ubwabo. Ibi byose rero bigira ingaruka ku mana no ku bantu. Imana rero ingaruka bigiraho nta yindi kindi ni ukongeza umujinya wayo ku bantu, ikicuza impamvu yaremye isi, ikicuza impamvu yaremye abantu, ikicuza impamvu yashyize abantu ku butegetsi, ikicuza impamvu yahaye abantu ubuyobozi, ikicuza impamvu yatumye barokoka, ikicuza impamvu yatumye dusigara. Ugasanga rimwe na rimwe hari ibyo twakwibaza tuti twasigariye iki? Ese twasigariye imana? Twasigariye amacakubiri? Twasigariye kurimbuka? Twasigariye kwanduza izina ryawe? Twasigariye gukora ibijyanwa n'amaso yawe? Cyangwa se twasigariye kugira ngo tuzakwibagirwe, twibagire aho wadukuye? Iki ni cyo kibazo rero kigenda kigaruka, si no mu Rwanda gusa, kiragaruka no ku isi yose. Imana idufashe cyane. Ari naho rero abantu benshi bagenda bibaza bati birashoboka bite ko tubona uko isi irimo igenda irangira n'abantu barangira, abakomeye n'aboroheje, ariko ntitubonemo amasomo? Ni ukubera yuko ijambo ry'Imana riri muri twebwe. Reka ninjire mu busobanuro rero bw'ijambo ry'Imana ryatubwiye. Iyo ufite ijambo ry'Imana rikomeye muri wowe, cyangwa se rigaragara nk'iryaguye ku butaka bwiza, riza kukubwira neza ko uba ufite uko uhagaze no kumva ibintu biba bitandukanye. Bibiliya itubwiye neza ko aba bantu, impamvu Yesu yababwiye mu migani, ni uko yari azi neza ko ari abantu bafite amatwi ariko batumva, bafite amaso ariko ntibabone. Niyo yababwiza ukuri ntabwo bashobora kwemera, niyo yababwiza iki ntibashobora kwemera. Muribuka neza ko hagiye habaho impaka, nimba mubyibuka neza, ni mu gihe cy'inkuru za Lazaro n'umukene, w'umukene n'umutunzi, ukuntu byabagendekeye, inkuru zabo murazizi. Muribuka neza ko Lazaro n'umutunzi bamaze kubonana ahantu bahuriye, nyine bamaze kuva mu mubiri, umutunzi yasabye imbabazi Lazaro amubwira ati mbabarira untunganyirize ku isonga ruri mutuzi, kuko bari mu isi zitandukanye. Lazaro yari mu bwami bw'Imana muri paradizo, noneho undi ari mu muriro utazima, hellfire. Noneho mu gihe undi yari afite ibyago, yari afite nako yageze iryo herezo ribi, undi yari afite iherezo ryiza, ariko bakiri ku isi mu buzima bari barimo, uriya mutunzi yari yarahemukiye Lazaro, uriya mutunzi yari yaranganyije Lazaro, uriya mutunzi yari yasuzuguye Lazaro. Lazaro yari umuntu ukennye, yari umuntu usuzuguritse, ariko mu bwami bw'Imana yari umuntu mukuru cyane. Ku iherezo rero wa mutunzi ajya ikuzimu, hanyuma undi ajya muri paradizo y'Imana. Ariko reka nkubwire icyo nari ngendereye, ni inkuru n'ubutumwa umutunzi ngo ashaka kujya abwiraga Lazaro ngo ajye kumuburira, abwire abo ku isi bene wabo, bababwire bati mubabwire ko ijuru ririho, cyangwa se nako umuriro uriho, mubwire ko ndiho nabi, nabo batazakora nk'ibyo nakoze, bakaza ahangaha ndi ko atari ahantu heza. Ariko icyo gihe Bibiliya itubwira neza ko bitashobokaga. Impamvu bitashobokaga yari iyihe? Ni uko Bibiliya ivuga ngo niba batarumviye Mose n'abahanuzi, nta kintu Imana ishobora kongera gukora kugira ngo abantu bumve. Ni uruhe rurimi umuntu yakumva ko Imana ishobora gukoresha kugira ngo abantu bumve ukuri? Abanyarwanda, ni uruhe rurimi dukeneye ko Imana ikoresha kugira ngo twumve ibiriho, twumve ko n'ibiriho bizashira, twumve ko hari n'ingaruka bizadutera mu buzima bwacu bwa buri munsi? Ni iki kintu dukeneye nk'Abanyarwanda cyatuma Imana ivuga mu rurimi twumva kugira ngo twemere neza ko iherezo rya byose riri bugufi? Ni iki kintu gishobora gutuma Imana twayisaba gukoresha urundi rurimi kugira ngo twumve ko gukundana muri twebwe ari inshingano za buri muntu wese kandi bifitiye umuntu buri wese akamaro? Ni iki kintu Imana yakoresha, cyangwa se n'uruhe rurimi Imana yakoresha kugira ngo ryumvikanishe neza ko gukundana no guturana tukabana neza mu mahoro bidufitiye inyungu
kandi si natwe gusa n'ejo hazaza mu buzima butari ubu hazaba ubundi. Ni iki kintu Imana ishobora gukora? Ariko usanga mu gihe twese tuba tuzi ukuri, iyo haje ibyago tukabirokoka, haje abatwirukankana, abenshi muri twebwe hanze, abari hanze ni impunzi. Hari uko wahunze ufite amateka yawe, hari n'abandi bari mu gihugu hari uko ubayeho ufite amateka yawe, ariko hari n'ibyo twahuriyemo twese. Hari intambara twabayemo, hari amakuba twabayemo, hari ingorane twahuye nazo, ariko Imana yagiye iturenza twebwe tukaba tukiriho, ariko bene wacu barahashiriye, cyangwa se nawe byarakugezeho ariko ukabirokoka, wenda warakomeretse ariko uracyariho. Ariko se ni uruhe rurimi dukeneye ko Imana izatuvugisha kugira ngo twemere neza ko ubuzima bw'umuntu mugenzi wanjye ari nk'ubwanjye, kugira ngo buri muntu wese ajye yishyira mu mwanya w'undi, kugira ngo akundane na mugenzi we, kugira ngo nimba se batanakundanye babane n'amahoro, ariko ntiwifuze ko ubuzima bw'umuntu runaka bushobora kugira akaga ngo umukure ku isi nta mpamvu. Turabizi neza ko ubu turi mu gihe cyo kwibuka Kizito Mihigo wakuwe mu mubiri yishwe n'ubutegetsi. Iki ni ikintu gikomeye cyane kandi ni ikintu gikurura umuvumo ku bantu nk'abanyarwanda twese batuye igihugu, kandi bikagira n'umuvumo uza ku bantu bamenye amaraso aribo batigeze. Ubwo rero Bibiliya ni igitubwira ngo aba bantu bafite imitima, Bibiliya yabivuze ngo bafite imitima imeze nk'ibinure. Ntabwo dushobora kumva, nta bantu bumva. Ariko ubu ni kiri igihe cyo kwisuzuma no kwiyemera, kuko igihe cyose Imana itanga amahirwe ya kabiri. Birashoboka ko iki gihe cy'isi yose yasatinze down, abantu bose bakaba bari mu ngo zabo, buri muntu wese akaba aheze iwe, abakiri bakaba barimo bataka, barimo bagira ubwoba bw'uko n'ibyo bashoye mu butunzi bwabo birimo guhomba, abandi b'abakene nabo bakaba bibaza uko ari buke bameze kuko nta byo kurya bihari, ariko buri muntu wese akaba ari mu gihe cy'amaganya, twese nta n'umwe ushobora kuva aho ari. Ibi rero bitwigishije iki? Bitwigije ko buri muntu wese ijambo ry'Imana rimureba, kandi no guhindukira Imana bikiriho, kandi noneho igihe ari iki ngiki. Nihuse rero nagira ngo dusubiramo aya magambo y'izi mbuto, twumve icyo Yesu yabisobanuyeho, icyo umubibyi yashaka kuvuga mu gihe yabibaga izi mbuto. Reka duhere ku mirongo 16 tugeze kuri 23, hanyuma tugarukira aho gatoya kugira ngo noneho dukomeze kumva icyo umwuka w'Imana arimo kutubwira. Yesu asobanura umugani w'umubibyi ngo ariko amaso yanyu arahirwa kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva, aba ngaba ni abigishwa. Akongera akababwira ati mwese murabona. Bose baramurebaga nyine abo yigishaga, ariko amatwi yanyu ubu ngubu barumva, abandi bo ntibumvaga. Abandi bo bararebaga ntibabone, ariko bakumva ntibumve. Ubu rero iki ni igihe cyo kugira ngo noneho twumve icyo bishatse kuvuga. Ngo ndababwira ukuri yuko abahanuzi benshi n'abakiranutsi bifuzaga kureba ibyo mureba ntibabibona. Uyu munsi wa none natwe nk'abanyarwanda hari ibyo turimo kubona, abene wacu, abakurambere bacu bifuje kubona ariko batarimo kubona uyu munsi. Hari ibyo njya numva abantu barimo basinda ndetse bakabigiramo n'impaka, bakabitsindagiramo abandi, byitwa iterambere. Iterambere rikabemera nk'ikigeragezo kubera interineti, ikoranabuhanga n'isaha igeze, ariko ntibabibone ko ari aho isi igeze, ahubwo bashaka kwerekana ko aribo babikoze, abandi bababanjije ntacyo bamaze, ko nta interineti bageraga mu myaka ya 80 70. Oya, Bibiliya hano iravuga ngo natwe turi mu bihe byo kumva no kubona ibyo abakuru bacu cyangwa se abakurambere bacu batigeze babona kandi nabo bifuzaga kubona. Twebwe turahirwa. Abantu rero babibona nk'amahirwe ni bakeya, kuko benshi babibona nk'aho ari uburyo bumva aribo babigezeho, babifite uko ububasha bwo kubigira. Oya, Bibiliya idutoza neza kumenya guha valere cyangwa se guha agaciro ibyo Imana itugiriye. Noneho ni amahirwe twebwe dufite y'uko byibuza tubasha kuba turiho uyu munsi, tukaba twumva ibyo twumva no kubona ibyo tubona uyu munsi. Imana idufashe cyane. Aravuga ngo nuko nimwumve umugani w'umubibyi, uwumva wese ijambo ry'umwami ntarimenye, umubi araza agasahura ikibibwe mu mutima we, uwo nguwo niwe usa n'izibibwe mu nzira. Ijambo ry'Imana turayivuga buri munsi. Mwumva kuri radiyo, ku maradiyo atandukanye ubutumwa bwiza, mubona ku macano ya YouTube hirya no hino abavuga butumwa, mubona Bibiliya n'ibitabo
byera bya bibiliya, yaba ntagatifu yaba yera cyangwa se yaba ikinyarwanda yaba igiswahili yaba icyongereza yaba igifaransa, mu rurimi wumva ufite iyo bibiliya ariko urayisoma ariko ntushobora wenda kuba wayisobanukirwa. Iki ni igihe cyo kugira ngo noneho wumve ijambo ry'Imana, noneho urebe nimba ritaraguye mu nzira. Hari abantu babyumva bakumva rirangiriye aho, wamubaza ngo ku cyumweru cyashize cyangwa se ku wundi munsi washize twari kuri radiyo twavuze iki, akaba atabyibuka. Abo rero bumva ijambo ry'Imana nk'uko murimo kudutega amatwi, ariko ejo ntihazagire ukubaza ibyahavugiwe ukaba wabyibagiwe. Icyo gihe rero Bibiliya iratubwiye ngo uwo muntu ngo aba ameze nk'uko imbuto yaguye mu nzira. Hanyuma kandi hakaza ngo usa n'izibibwe ku kara, uwo niwe wumva ijambo uwo mwanya akaryemera anezerewe cyane, ntagire imizi muri we, maze akamera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa azira iryo jambo, uwo mwanya biramugusha. Umuntu wese ufite ijambo ry'Imana ryaje muri we akaryemera, kumva narikunze, ndumva nanjye nahinduka, ukanabigenderamo iminsi mikeya, ariko iyo ikigeragezo kije uhita ubivamo, ukareba wa muntu ukavuga uti ariko se bigenze bite ko uyu muntu twari tuzi ko yahindutse kandi azi ijambo ry'Imana. Uyu muntu ko Imana yamurokoye ejo bundi tumuzi, ejo bundi ko Imana yamurinze amasasu, ejo bundi ko Imana yamurinze inkota, ejo bundi ko Imana yamurinze inzara, ejo bundi ko Imana yamukijije icyorezo, none bigenze bite ko twari tuzi ko yahindutse rwose yagarukiye Imana. Iyo ikigeragezo kije ngo uwo muntu ngo ahita agwa, bihita bimugusha. Ni ukubera iki? Iryo jambo ntabwo ryagize imbaraga muri we, ntabwo ryakomeye, ni ku kara riri aho, ariko ryaguye ku kara. Biterwa n'iki rero? Ni ukubera ko mu mutima we yahinduwe n'ibihe. N'iki gihe cya none turimo, abantu barimo baragarukira Imana ko korona virusi yaje, abantu bamwe barimo bahindukira Imana kubera ko batinya gupfa. Ariko ubu ngubu nitugira akanya Imana ikaturinda kandi Imana izadufashe, izadukiza iki cyorezo twice n'ikitwicira abacu, abazarokoka bazaba bavuga ko Imana yabarokoye, ariko mu gihe gito cyane baribagirwa. Ari naho hari ikibazo gikomeye cyane cy'uyu munsi nk'Abanyarwanda, aho Imana yadukuye ni henshi twese tuvuga, ariko uzarebe noneho ibyo duhagazemo. Ese turacyahagaze muri bya bintu twavuga ngo hari icyo Imana yadukuyemo? Hari ubukene Imana yaturinzemo? Ese Imana yaduhaye igihugu, abafashe igihugu ejo bundi hari abandi bacyaswe, ese baracyazirikana ko nabo bahawe igihugu? Ese baracyagiha agaciro? Ese barabyubahiriza? Si iyo Mana barayemera ko yabahaye igihugu? Ibintu nk'ibyo. Ese buri muntu wese imitima Imana yagiye imwigaragariza, aremera aracyemera yuko Imana yabigizemo uruhare? Cyangwa urirata ubwenge bwawe, cyangwa urirata ubushobozi bwawe, cyangwa urirata ko wavutse neza, cyangwa se urirata ko wabaye umukire uyu munsi ukaba utakibasha no kuvuga Ikinyarwanda. Ariko rero biradukwiriye ko umuntu wese yimira akisuzuma. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuntu umeze nk'uwo, ijambo riba ryarabaye nk'iryaguye ku kara. Ni igihe rero hari ubutaka bukeya buri hejuru y'urutare, abantu bakagira ngo ni bwiza, ukaba wanamwibeshyaho ukagira ngo ni umuntu muzima, ngeso nziza, ariko iyo ikigeragezo kije akwereka isura nyayo, hanyuma ugasanga uguye mu kaga, uguye mu bibazo, ukavuga uti mbaye disappointed, ntabwo nzi ko Jean Claude ariko yateye rwose, nari nzi ko ari umuntu muzima nkatwe, nari nzi ko ari umuntu tugendana mu rugendo, ariko ndebera noneho ikigeragezo kiraje ambereye ubundi. Imana idufashe cyane. Uwo muntu rero ijambo ry'Imana riba rishinze muri we, ahubwo yaba ari ku kara, yaberegetse. Hanyuma undi rero yarakomeje, usa n'izibibwe mu mahwa, uwo niwe wumva ijambo maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi bikanigiza iryo jambo ntiryere. Urumva rero abo mu mahwa bo, nimba naho wenda haba hari n'agacucu, hanyuma n'imbuto ziramera, ubundi zamara kumera zagera hejuru amahwa akazizitira. Ushobora kubona rero ukavuga uti rwose, ukavuga uti uyu nguyu nzamutegerezaho imbuto rwose, ibintu bimeze neza, mfite umurima mwiza, abantu bameze neza, abantu barahindutse. Ibi ngibi ni ibintu bikunda kugaragara mu bantu bafite ibyo bahuza, nk'abavandimwe baba ari abantu bafite ibyo bahuza, ko bahuje umuryango. Abantu bashobora guhuza bahuje idini, bahuje imyemerere, bashobora guhuza bahuje ishyaka, bashobora guhuza bahuje organization iyo ari yose, association yose, bagomba guhura. Iki gihe akenshi ni ibintu biri collectif, niho bigaragara by'amahwa. Iyi mbuto yo mu mahwa rero ni igihe ubona noneho ari amahoro ku bintu byose, mu byo mukora, mu byo muhuje imigambi n'inama byose.
ariko igihe cy'imbuto iyo kigeze urazitegereza ukazibura kubera ko zigotwa n'amahwa. Bibiliya itubwiye neza ko umuntu ufite uwo mutima uteye utyo ni wa muntu ukunda ubutunzi n'ibihendo by'isi bikaza bikazitira noneho bwaba umuntu bwe na rya jambo ry'Imana, noneho na za ndangagaciro ze byose bikagenda bikangirikira mu gukunda ubutunzi, bigakangirikira mu gukunda iby'isi. Turabafite rero hano hanze benshi, kandi n'abanyarwanda turaziranye, usanga aricyo kibazo kiriho muri rusange n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuba dufite ni uko dufite ikibazo cy'imitima y'abanyarwanda imeze nk'amahwa, ifite nk'ibintu wavuga ngo harimo imbuto nziza ariko zivanze n'amahwa, ku buryo ari ibigeragezo duhora twivurugutamo kandi bitubabaza, bitugiraho imbaraga kandi bikatugiraho ingaruka zikomeye, kandi bikatwangiriza ibintu n'abantu, bikadutwara abantu n'abantu, bikadutwara igihe cyose, bikatwangiza tukabaho nabi, ku buryo iki gihe abantu nk'abanyarwanda iyo turi muri iki gihe tuba dufite n'amahirwe makeya kuzabona ubwami bw'Imana, kubera yuko ibigeragezo yewe y'amahwa azitira indangagaciro z'umuntu, kwemera Imana no kuyigarukira no kuyihindukira no kuyikorera, ahubwo hakaza igihe cyose habaho inzitwazo kubera ibihendo by'isi tubamo ndetse n'ubutunzi bwayo, bigatuma duhemuka, tugahemukirana, tugapfa ubusa, kandi twese ku iherezo tuzabisiga. Imana idufashe cyane. Rero nagira ngo nsaba abanyarwanda kandi nanjye nisabira kugira ngo tumenye neza igihe turimo. Ijambo ry'Imana muri twebwe rifite agahe gaciro, rifite uruhe ruhande? Ese ijambo ry'Imana mu mutima wawe ntabwo ari nka rya rindi riza rikagwa mu nzira inyoni zigahita zirirya, cyangwa se ni za rya rindi ryaguye ku kara, cyangwa se ni mu mahwa? Kuko iby'ijambo ry'Imana ryaguye mu butaka bwiza byo ntitubitindaho, kuko niryo ryagize umumaro, ni naryo ryakoze icyo ryazanye, icyarizanye mu mutima wawe, byaraguhinduye, nyamara guhindura ugahinduka pe, utareba inyuma, hanyuma kandi ugafata n'icyemezo cyo guhindukira burundu, kandi noneho ukera imbuto zikwiriye abihannye. Abantu bihannye rero nta kindi kibagaragaraho ni uko bahindura ingeso, bahindura imiterere n'imitekerereze. Ibya kera ngo biba bihindutse kuba bishya, kuko Bibiliya iratubwira mu Bakorinto ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu ngo aba abaye icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize. Iyo umuntu yahinduwe n'ijambo ry'Imana, amateka ye ntacyo amutwara, amateka y'ibya byahise, njyewe Jean Claude ahahise hanjye ntacyo hantu ntwara, kuko maze ko nahindutse haba icyaremwe gishya nka umwana w'Imana. Hari abantu benshi, abanyarwanda twese turafite amateka, buri muntu wese afite akahise ke, afite amateka yamuranze, afite ububi bwe wenda kera, ariko akaba afite n'ibyiza uyu munsi. Ibyo rero ntabwo byaguca intege, ahubwo uba warahindutse. Ikibazo ni kimwe, ni igihe uba utarahinduwe n'ijambo ry'Imana ngo uhinduke wese, ugahinduka igice cyangwa abantu bakanakwibeshyaho ko wahindutse kandi ntuhinduke. Bwa bubi bwawe bugakomeza kukuganza bitewe n'uko wanze kwemera. Ikintu kibitera ni kimwe rero, ni uko abantu batemera Imana ku mugaragaro, cyangwa se ngo bamaramaze mu mitima, ahubwo bagakomeza gushaka gukunda Imana n'ibintu, bagakunda Imana n'ubutunzi, bagakunda Imana na shitani. Bibiliya iratubwira ngo ukeza abami babiri ngo abasha kwemera umwe agakunda umwe akanga undi. Birashoboka ko shitani yaganza mu mutima wawe, noneho ariko ukumva ko n'Imana nayo utayirekeraho. Ntabwo rero Imana ikunda abantu b'indimi ebyiri, ntabwo ikunda abantu b'ibirumira habiri, ikunda umuntu umaramaza. Nimba ari ukuri ni ukuri, n'ikinyoma ni ikinyoma, nimba ari yego ni yego, nimba ari woya ni woya. Abantu rero bakwiye guhindukira, kandi tukava mu isi yo ku gihugu cy'irimbukiro tukajya no mu gihugu cy'ijuru. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo guhindurwa n'ibihe turimo. Igihe cy'iyi ndwara ya coronavirus yaje cyangwa se ibangamiye ubuzima bw'abatuye isi muri rusange. Iyi ndwara irimo irafata abakire, irimo irafata n'abakene, irimo irafata abantu bakomeye, igafata n'abantu boroheje, irafata abantu bakuru ku bwinshi, birumvikana akurikije ubushakashatsi, ariko n'abatoya irimo irabahita. Iki gihe rero ni igihe cyo kugira ngo twese twumve ko iki kibazo cy'isi kitureba, nta muntu n'umwe wikuramo. Bamwe bamaze iminsi banabivuga ku mbuga nkoranyambaga, bavuga bati byibuza n'abagabo basigaye baba mu ngo zabo, ababyeyi basigaye babona abana basigaye babona ababyeyi babo bombi kuba bafite, cyangwa se
n'abayobozi b'ibihugu bagarutse mu ngo zabo, bagarutse no mu gihugu cyabo, kuko turanabafite nk'iwacu mu Rwanda dufite abayobozi batajya baba mu gihugu, baba hanze gusa, ariko ubu ngubu uyu munsi ntibashobora kujya n'ahantu ariho hose. Bivuze iki rero? Bivuze yuko Imana yareshejeje abantu muri rusange mu isi kugira ngo buri muntu wese ajye mu mwanya we. Uyu mwanya turimo rero nubwo uru rupfu ruganga rukagera ku muntu wese, ni icyerekana niba munyarwandakazi urimo kuwunyumva uyu munsi. Ibi bintu tubabwira ntabwo ari ukubera ko tubifata for granted, cyangwa tuvuga ngo tubonye opportunity yo kuvuga ibintu kubera ko ikiza cyaje. Oya, ni ibintu dusanzwe tubabwira, ni ibintu dusanzwe twibwira, twigisha, tunigishizanya kugira ngo turebe ko twahindukira tukaba abantu bazima. Ariko reka nkubwire, hatagira noneho n'uwibeshya akavuga ngo ibi ngibi babandi bamenye ngo ndabimenyereye. Oya, iki ni igihe cyo kuba serious mu bintu urimo, ukamenya ko iki kibazo kiri kuri iyi si kirakomeye, nta bintu byo gukinisha. Kuko nimba abazungu, abashinwa n'abirabura bose, ubwoko bwose bw'isi bukaba burimo bufatwa n'iki cyorezo, nta n'umwe gitoranyije. Nimba hari n'abarimo bavuga bati abirabura mwebwe murakomeye, dufite abirabura bamaze gutakara muri iki kibazo, bimaze guhitanwa nacyo, baba muri Afurika, baba mu Burayi benshi. Turabafite hano muri za New York, Brooklyn n'ahandi mu makaritsiye amwe n'amwe, abirabura barimo barapfa nk'amasazi. Turabafite icyorezo kirimo cyica abazungu bafite ubushobozi, bafite ubukire, basanzwe bafite ubukire ndetse na tekinoloji ihambaye yagombye kubarinda iki cyorezo, ariko birimo biranga bikabahitana. Iki cyorezo kirimo kirahitana abakirwaye, kigahitana n'abantu bagiye bacyanduye kandi barimo n'abaganga. Kirafata rero abarwayi, kigafata n'abaganga. Iki cyorezo rero kirakomeye kurusha uko abantu bakibwira. Mu Rwanda, ndabwira abanyarwanda cyane cyane mu myumvire yacu ya buri munsi, hari abo nagiye numva barimo bavuga bati umunyarwanda ikizamukwereka muri aya mahanga ni uko bazavuga bati abanyarwanda nibagume abantu bose nibagume mu nzu, ugasanga umunyarwanda asohotse hanze kujya kureba ko bose koko bahagumye. Bivuze iki? Bivuze yuko tutemera ako kanya, kugira ngo hari tuverifiye, duhinyuze. Ariko ubu butamenya n'ubu bujiji dukwiye kubureka, abantu bose bakamenya neza igihe turimo icyo ari cyo. Ikindi, ndasaba abanyarwanda n'abanyapolitiki n'abayobozi n'abemera Imana n'abihaye Imana, buri muntu wese najya mu mwanya we, kandi twibuke neza ko igihe Imana izatubaza buri muntu wese yikuriyanye n'ibyo yakoze. Igihe kizagera umuntu yikorera umuzigo we, noneho umuntu wese asobanure imbere y'Imana ibyo yasize akoze. Abapfuye muri uyu munsi nta mahirwe bafite yo kuzongera kwihana ngo bongere buzuze cyangwa se bigorore n'Imana, nimba n'ibyo bagomba gutunganya ubu byararangiye. Ariko wowe ukinyumva uracyafite ayo mahirwe, kuko uracyahumeka umwuka w'abazima. Ni igihe cyo kwisuzuma ukagarukira Imana. Shaka ijambo ry'Imana muri wowe, soma ijambo ry'Imana, saba Imana iguhindure, saba Imana igukize, saba Imana igukuremo kamere y'urwango, igukuremo amaganya, igukuremo ubugome, igukuremo gukunda iby'isi. Kuko dufite abategetsi muri Afurika cyane cyane niho bakunda kugaragara, bakunda ubutunzi bakaruta ubuzima bw'abo bayoboye. Dufite abategetsi barimo bikunda n'inyungu zabo n'ababo, ariko badakunda igihugu bayoboye, badakunda abanyarwanda, badakunda abaturage babo. Iki ni igihe rero cyo kugira ngo twese twishyire mu gaciro, dushyire mu gaciro tuvuga ngo ese Imana dushakaho dufite uwuhe mugambi. Iri somo twakura muri iki cyorezo cyangwa se n'iyi krize turimo ni irihe? Isomo ririmo rikuru ni ukugarukira Imana, ni uguca bugufi, kwiga guca bugufi, dore ko twigize nka ba rutare. Abanyarwanda kenshi tugira ikintu cyo kwirarira no kwibona, kandi nta n'icyo twiraranamo. Turirarira se tufite iki? Turirarira se tumaze iki? Turirarira se tumara iki se? Dufite ikibazo gikomeye cyane cyo kutamenya abo turi bo, ngo tubashe guca bugufi tumenye ko Imana ariyo nkuru muri twebwe. Ariko iki ni igihe cyo kugira ngo buri muntu wese noneho ashyire mu gaciro, nimba koko Bibiliya itatubereye nka kwa kundi Yesu yavugaga ati aba bantu niyo wababwira mu rurimi bumva takoresheje imigani ntibashobora no kumva, kuko bafite imitima y'ibinure, bafite imitima itumva, bafite amatwi ntibumva, ntibashaka kumva, ngo niyo bamenye ukuri ntibashaka gukurikira. Bibiliya niko yatubwiye, iravuga ngo kumva muzumva, ngo ariko ntimuzasobanukirwa, ngo kureba muzareba ariko ntimuzabibona, ngo kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo
bakayahumiriza ngo batarebesha amaso. wowe wabona umuntu ugera muri situwasiyo yo kuba afite ukuntu abona ikintu akagiseyisinga, ukabona wibonye muri situation cyangwa se muri situwasiyo runaka mu gihe runaka, ukumva ariko ntushaka kubijyamo kandi wabigezemo already. Ngo bakayibonesha amaso ariko ntibashake kureba. urabona umuntu ugera mu kibazo akakibona ariko ntashake kucyitaho. niko bibiri bivuga rega. hari igihe wenda abantu babona mu buzima bwacu rusange n'ubuzima bwacu tubamo, bakabona ibibazo bivuka, bakabona ukuntu abantu babyitwaramo, bagatangara. ariko biriya iba yarabitubwiye, bibiri irabivuga. ukabona umuntu ari mu kibazo ntashaka kucyitaho, kandi iyo akibonye akirimo nta hantu ari bugihungire, ikibazo kirimo ariko ntashaka kucyitaho. kubera iki? ngo amaso ye ntashaka no kubireba. urumva ko umutima w'umuntu uba umeze, ntashaka kubireba. ese ibyo bintu biramufasha? ashwe nta nubwo bikemura cya kibazo, ahubwo biramwangiza kurushaho, kubera ko utakita ku bintu, utita ku bibazo ngo bikemure, birushaho kuba bibi kurushaho, ahubwo bikazarushaho kukwangiza. Imana idufashe cyane. ngo bashaka n'ayo matwi kuko babumvise ayo majambo, bakumva ukuri kw'ibintu, bakumva amagambo, bakumva inama, bakababwira bati munyiri mutya, nyamara Jean Claude wagira utya, nyamara ndumva wagira utya, ntabyumvisha amatwi yanjye. ngaho ngafunga n'amatwi kugira ngo ntabyumvisha amatwi. Can you imagine? mfite amatwi already urimo urambwira ariko nkashaka no kutabyumva, nkarwanya intambara ahubwo yo kutabyumva kandi urimo mbwira. hanyuma ariko ni ukuvuga ngo bivuze iki? bivuga yuko n'ubundi ukora ukuri mba ntashaka kumva, ariko mba mbizi ko ari ukuri. ariko abana b'abantu niko bameze. ibi nicyo bivuga. ibi ni Yesu wabivugaga kuko yari azi abantu, ntabwo yabwirwaga iby'abantu ngo wenda uvuge ko ari Leya wambwira iby'amabwire, oya, cyangwa se ngo ambwire wenda ambwira inama nk'iz'umuntu, oya. ntabwo Yesu yabwirwaga iby'abantu, yari abazi imbere n'imbere n'inyuma, kuko yari azi n'ibyo batekereza. nimba mukurikirana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na ba Matayo, Mariko na Yohana na Luka, muzasanga ahantu henshi Yesu yagendaga amenya imigambi y'abana b'abantu mu mitima, akayimenya batarabishyira mu bikorwa, akayibasomamo. Yesu rero yari afite ubwo bushobozi. Imana rero ifite ubushobozi bwo kumenya uko duteye, ntabwo ibwirwa iby'abantu. irabizi aho dukomereye mu mitima, irabizi aho twirarira, irabizi aho duhemuka, irabizi aho duhemukirana. ushobora guhisha abantu ariko Imana ntihishwa. ushobora kubwira abantu ikinyoma kikanafata kikajyamo imbaraga, ukakirobingira ukagishyira hariya, ariko Imana ntabwo igiye ibasha kuba yayobywa, ntibishoboka. ushobora gukora kampeni yo gutoresha umuntu ushaka ariko Imana itamushaka, ukarara ukora kampeni ariko Imana itamushaka, byanga bikunda umuntu ntabwo imukunda uko byagenda kose. ushobora guhisha abantu imigambi yawe iri behind y'ibyo utekereza. aha byari indi abanyapolitiki hanze aha bakoresha ngo ni hidden agenda. ukaba ufite ikintu kiri hirya, noneho ukaba ufite indi migambi, ugashobora abantu mu bintu ariko ufite iyindi migambi. Imana yo ibibizi, iranabibona. abantu bashobora kuyoba kubera ko bashaka kuyobya nyine, bagafata icyo babwiye, ariko Imana ikamenya neza ko inyuma yabyo hari ikindi kintu kigihishe inyuma. ndagira nkubwire ngo Bibiliya niyo nkunda cyane, iravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ngo kibwira ko mpanywe nawe, ngo ariko igihe kiba kizagera nikabishyira ku mugaragaro. hari n'ahandi abanyarwanda hari bakwiye umugani ngo iminsi y'umujura ngo ni 40 ntabwo irenga. nshobora kubeshya isi, nshobora kwibeshya ubwanjye, nkabeshya n'abo tuvinimwe n'abo tubana, nkababwira ko ndi umuntu w'igitangaza, ndi umutagatifu, ariko nkaba ndi n'umuntu w'umugome cyane. ntabwo nzakomeza guhisha ububi bwanjye iherezo iteka ryose. Imana izangaragaza, ububi bwanjye buzagaragara uko byagenda kose. ariko nanone niba uri n'umuntu mwiza, abantu bakaba kugira ruvumwa, uri umuntu w'umutagatifu, uri umuntu ugerageza gukiranuka, Imana izakujistifira, Imana izagurengera, Imana izagusobanura. kandi nagira nkubwire ngo umuntu wese ugenda nk'uko ijambo ry'Imana rishaka, Imana imuba hafi no mu byago no mu makuba. n'iki gihe turimo Imana irigaragaza. nagira nkubwire ngo munyarwandakazi, ubu turi mu bibazo abantu batarimo babona wenda rumwe, kubera ko dufite ubuzima butandukanye. ariko nagira nkubwire ngo ubu hari abantu basenga Imana, hari abantu Imana izatunga muri iki gihe cya crisis, badafite urwara rwo kwishima uyu munsi, kandi bazarokoka iki cyago, bakarokoka batishwe n'inzara, kuko Imana yabatunze nk'uko Imana yatunze Eliya, ikabagaburira, ikabatunga, bakabaho, bakanaburara, bakamara n'icyumweru ariko ntibapfe, bakamara n'ukwezi ariko ntibapfe. dufite amateka abantu Imana yagiye ikiza, dufite amateka Imana yagiye ikiza. no mu gihe cya jenoside turabyibuka, twagize ikibazo kimeze gutyo. hari abantu bakiriye mu rufunzo, hari abantu babayeho batungwa n'ibiseke, batungwa n'amazi y'ibirohwa, batungwa n'inzoka, batungwa n'ibisiga,
babaho, imana irabarinda, irabatabara, barinda bava mu rufunzo cyangwa se intambara irarangira bagihumeka. nagira ngo ubwire ngo wibuke ijambo ry'abanyarwanda rigiye ritubwira ngo urwondo ng'ibuye rimeneka urwondo rugisukuma. Imana ishimwe cyane. bivuga iki? bivuga ko abanyembaraga bashobora kurangira ariko abanyantege nkeya bakabaho. ibyo birashoboka. nagira ngo ubwire ngo turi mu gihe cy'isi ifite injustice ikomeye, ariko imana kuko ariyo se wa justice ishobora kuza igahagarara ku bantu kandi izabikoramo amateka kugira ngo noneho n'abazarokoka iyi ngiyi tuzaba dufite ubuhamya bwo gushima imana. imana idufashe cyane. nagira ngo ubwire ikindi, ibi bintu abantu barimo kwibaza by'iyi corona virus ni ukubera ko dufite ikigeragezo cy'urusange ku bantu. bibiliya niko ivuga, kuko ngo kwizera kwacu guhwanye n'ibigeragezo duhura nabyo burya. hari n'ababyirengagiza bakavuga ngo imana ngiye yampoye. nta kintu yaguhoye. ntabwo imana nta kintu yaguhoye. umuntu wese agira ikigeragezo kijyanye no kwizera kwe, kandi ibigeragezo byose bitugeraho biri bitubwira neza ko ari rusange ku bantu. ikikubaho uyu munsi kiba cyarabaye kuri kanaka, kandi ikikubayeho uyu munsi kizaba ku bandi runaka, kandi bakaba baragisavayivinze, bakaba baragikirokotse. ndagira ngo ubwire rero, we gucika intege munyarwanda, kuko ngo baguhejeje mu nzu kandi nta byo kurya ufite, kuko bagusenyeye kandi ntaho kujya ubona, bakagombye kuba bari gucumbikiye ahubwo ngo bakurinde icyorezo. ndagira ngo uhumurize nkubwira ngo imana yo mu ijuru dusenga, imana yo mu ijuru irebera abanyarwanda, imana ya yakobo, imana ya aburahamu, imana ya isaka, iyi mana dusenga izakurinda, izakurengera, kandi n'ise w'imfubyi ikabona umugabo w'abapfakazi. abanyarwanda bashobora kutakubona, batakwitayeho, abategetsi bashobora kutakwitaho, ariko imana izakwitaho. ushobora kubona ko bicitse, ariko ntabwo ari ryo herezo. ntubyitiranye, kubera ko gukora kw'imana kuratangaje cyane. imana izakurinda kandi ishobora kuturingira mu busabusa twese tukarokoka iki cyago. niyo mpamvu dusenga tuvuga ngo mana iturindire abanyarwanda, iturinde twese aho turi muri aya mahanga, kugira ngo ihaturindire, hanyuma ejo tuzabona ubuhamya bwiza bw'uko twarokotse kandi imana yatwigaragarije. nagira ngo rero nsoze ngira inama abanyapolitiki, ngira inama abantu bafite ubushobozi muri responsibility se, abantu bari mu myanya ifata ibyemezo. muri iki gihe murabizi neza ko iyo hari ibibazo nk'ibi ngibi, ni amateka twabayemo, wenda bikaba ari mu rwego rutoya, ari igihugu wenda, cyangwa se ari akarere, cyangwa se ari umuryango, bikaza kuba noneho ubu ngubu dufite ikibazo cy'isi yose muri rusange, aba ari ikibazo generali cyangwa se ikibazo global. ariko turabizi neza ko mu gihe cy'amakuba n'ibyago abantu bajya basohorera mu nduru. hari abantu bitwa basohorera mu nduru. abantu bose bari mu myanya ifata ibyemezo b'abanyarwanda bumva ururimi turimo kuvuga kuri iyi radiyo uyu munsi, umuntu wese uzi ko ari mu mwanya ufata icyemezo. iki ni igihe imana iba igomba kureba uwo uri we ukoresheje rya jambo. ijambo riri muri wowe rigomba kugira uburyo rishobora gukora no mu mirimo yawe buri munsi, no mu byemezo ufata, ndetse n'umumaro wagirira bene wanyu. abantu bazi neza ko bafata ibyemezo bireba ubuzima bw'abanyarwanda ndetse n'ubuzima bw'abantu batuye isi muri rusange. iki ni igihe cyo gukoresha umwanya wahawe neza. iki ni igihe cyo kuwukoresha neza, kuko nyuma yaho hari urubanza. igihe cya jenoside cyarabaye, niho nkunda gutanga urugero ko nzi neza ko twese tuhumva kimwe. cyarabaye, abantu bitwara nabi b'abayobozi, barahemuka, bahemukira abaturage, bahemukira abo bakarengeye kubera ububasha n'ubushobozi ngo bari bafite, babukoresha nabi. iki ni igihe cyo gukoresha ubuyobozi ufite neza. abanyepolitike ndababwira impamvu. abanyepolitike nibo baba bafite ibyo basobanura kugira ngo ibikorwa bikorwe, nibo batuma igenamigambi ry'igihugu ribaho, ibyo bituma nimba n'impinduka mu gihugu, ndavuga nk'amashyaka ya opozisiyo, nibo bashaka kuzazana impinduka nziza, kuba bafite ibyo banenga. ariko nagira ngo mbabwire ngo buri wese mu rwego arimo yiyinire, yisuzume, ahindukirire imana, hanyuma kandi amenye gukoresha umwanya afite neza, kuko nyuma y'ibi byose hari urubanza. abaririmbyi nibo batanze urugero, bavuga ati si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. iki ni igihe cyo kugira ngo abantu bareke gucumuzwa n'utumanyu tw'umutsima, kuko n'uwari ufite uwo mutsima ubu nta kimonyo kuwufata no kujya kuwushaka, buri wese yaheze iwe. ubu nyuma y'ibi byose tuzi neza ko harazaza iyindi faze y'ubuzima bushya. birashoboka ko ubutunzi bwawe uzaba warabutakaje, birashoboka ko n'umukene, abakene tujya tuvuga ngo there is nothing to lose,
birashoboka ko wowe wari umukene ariko ejo hazaza imana ikazaguhindurira amateka wowe ukaba umukire, wa mukire akaba yabaye umukene, kuko byose birashoboka mu buzima. kuko natwe aho turi uyu munsi ntabwo ariho twavukiye, n'abo bategetsi bari uyu munsi ku butegetsi ntabwo babivukanye. ni uko ikintu cyose kigira igihe cyacyo. nagira ngo nibutse abanyarwanda rero ko cyane cyane abari mu nzego zifata ibyemezo n'abanyapolitike muri rusange, ko iki ni igihe cyo gukoresha impano Imana yaguhaye neza kugira ngo uzirinde urubanza rw'ejo hazaza, kuko ntabwo ubizi ko n'iki cyorezo kizagusiga nawe, kuko biragaragara neza ko iki cyorezo ntikirimo gutoranya. nta garanti rero ufite yuko wowe uzabirokoka, ariko ushobora kwibaza ubu ngubu noneho ukavuga uti nakora iki muri iki gihe kugira ngo noneho nkore neza. yisubiremo, uce bugufi, uve ku cyubahiro. nimba hari n'iby'amateka ufite mu byaha waba warakoze bikomeza gusunika, ukaba warabaye, hari abantu baba imbata y'icyaha kigakomeza kubasunika gukora nabi kurusha gukora neza. iki ni igihe cyo gushyira hasi ibyaha satani yakurega n'ibyaha waba warakoze, ukihimira, ukisuzuma, ukavuga uti enough is enough, ibi noneho birarangiye, mpindukiriye Imana. noneho ukazadiringa n'ingaruka z'icyo cyaha waba warakoze kuruta uko warimbura ubugingo bwawe, kuko ntabwo ubuze ejo hazaza uko bimeze. iki gihe rero ni igihe cyo kwihana, ni igihe cyo kwisuzuma, ni igihe cyo kugarukira Imana. ikindi, nimba hari n'ibyo ushobora gutunganya, saba imbabazi mugenzi wawe. turi mu gihe cyo kwibuka Kizito Mihigo wadutoje umuco wo gusaba imbabazi no kuzitanga. ni igihe rero nimba ahubwo twemerera mu byo atubwira, mu byo yatubwiye cyangwa mu nyigisho ze, tukaba tubabazwa koko n'agahinda kuko twabuze umuntu w'ingenzi, mu muntu watugiriye umumaro. twige kumwigiraho nk'abanyarwanda mu nzego zose, twige gusaba imbabazi no guca bugufi kandi no kuzitanga. iki rero ni igihe cy'igipimo Imana yaduhaye kugira ngo turebe neza koko mu by'ukuri turashaka kuba abanyarwanda mu buhe bwoko, turashaka kubaho mu buhe buryo, turashaka kubaho mu gihugu kimeze gute, turashaka ejo hazaza hateye hate. iki rero ni igihe cyo gufata umwitozo hakiri kare, mu gihe noneho dufite umwanya twese turi mu ngo zacu tuvuga ngo Mana tubabarire, hanyuma duhindure, tuzabone noneho kuba ibyaremwe bishya nk'uko Kristo abitubwira. ijambo ry'Imana rero rigira umumaro wo kuduhanira gukiranuka, kugira ngo tugire umumaro wo kutwigisha, kugira ngo twebwe abantu b'Imana tube dufite rwose. Imana rero idufashe. navuga byinshi ariko reka muri makeya mvuge ngo mureke tugarukire Imana, kandi noneho dufate ijambo ry'Imana turigire irya mbere muri twe, dukore turishyire no mu bikorwa. twe kuririmba ku munwa, twe kuryumva ngo rihite mu matwi risohokere mu yandi, ahubwo turigumishe mu mitima yacu. hanyuma turirinde n'amahwa, turirinde ibyo by'ubutunzi, ibyo bihendo by'isi, ubwo butegetsi, inyungu runaka zishobora gutuma duhembuka tugahemukirana, tubishyire hasi. kuko nagira nkubwire ngo ni uburenganzira bw'umuntu, ariko uhisemo neza byaba ari byiza, kuko byagira umumaro wowe nanjye ndetse n'igihugu muri rusange n'isi muri rusange. ariko n'iyo wahitamo kutabikurikiza nabyo n'uburenganzira bwawe, ariko ntuzavuga ko utabyumvise. ni uburyo rero Imana iba yarashyizeho kugira ngo iburire abantu bahitemo, kugira ngo niba narimbuka bazarimbuke barabwiwe. ubu rero ni igihe cyo kwiyimira no kwisuzuma, guhitamo neza, kuko ntawe nifuriza kurimbuka. nifuza ko buri muntu wese yagaruka agahinduka mu ngeso zose, akareka ubugome, agakunda ukuri, agakunda urukundo, akagira ubumwe, agafashanya n'abandi, akarirana n'abandi, akishimana n'abababara, akishimana n'abarira n'abishima plutôt, hanyuma akababarana n'abababara. Imana rero dufashe cyane. Abanyarwanda twamenyeye kuba abantu b'indeba, mureke dushyire ubwenge ku gihe, kuko ibyago bya mwene data, by'umuturanyi, by'inshuti, by'umuryango nibyo byago byanjye, kandi ibyishimo byabo nibyo byishimo byacu. mureke rero dukurikize ibyo ijambo ry'Imana ritubwira, dukurikize iby'umugani w'umubizi. reka rero nk'umwanya Leya nawe dukomereze ku ijambo ry'Imana we duteguriye, kandi dukomeze kuryoherwa naryo. Imana iduhana umugisha. murakoze. murakoze cyane umukozi w'Imana Jean Claude kuri aya magambo meza n'impanuro utanze. ni ukuri uwumva yumvise, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo abafite amatwi bumve n'abafite amaso babone. ni ukuri ndumva icyo dukeneye nk'abanyarwanda cyangwa nk'abantu bari ku isi munsi baca muri ibi bibazo, dukeneye kumenya abo turi bo mu Mana, kuko abantu batudifayininga uko bashaka, ariko ni ngombwa cyane kugira ngo wowe ubwawe, wowe nanjye tumenye abo turi bo mu Mana, kuko nicyo Imana ikeneye. ijambo ry'Imana riravuga ngo
abantu banjye bazarimbuka kubera ubutamenya. Ariko ndibaza yuko aho tugeze n'ibyo twumva buri munsi ko nta muntu uzagira icyo yireguza, kuko ijambo ry'Imana riri kiriya kandi turabyumva 24/7. haba hari umuntu uvuga ijambo ry'Imana, no kuri izi mbuga twirirwaho usanga hari ukuntu hacaho amagambo y'Imana. Abantu rero bafite ibintu bike cyane bizatuma bireguza yuko batumvise. Ariko icyangombwa se ni iki? Ni ugutekereza. Yeremiya niwe wavuze mu gice cyawo cya 3 umurongo wa 40 avuga ngo dutekereze inzira zacu tuzigenzure tubone kugarukira Uwiteka. Iki ni igihe cyacu cyo kugarukira Uwiteka, kuko iki cyorezo kiriho nyine turimo kuvugaho, nari nanabivuze mbere, cyerekana yuko abantu bose turinganiye, ko rya jambo ry'Imana rivuga ngo ntawe wirobanura ku butoni. Iratwereka twese ko hari ahantu h'umuntu agera akabona ko hari izindi pawa ziruta izindi pawa nyine zitwereka yuko tugomba guca bugufi. Ijambo rye mfite kuvuga uyu munsi ni ijambo ryo guca bugufi. Ndarikunda kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo humble yourself and he will exalt you. Ni uguca bugufi konyine gutuma Imana izamura umuntu. Ariko akenshi nyine turi mu isi, abantu tubona ukuntu position zituma bizamura mu mwanya mutoya utatekerezaga, ukabona umuntu yabaye ikindi kintu kubera akantu gatoya, bya bindi bavuze ngo akamanyu k'umutima. Imana rero idufashe kugira ngo ni ukuri iki kibe ari igihe cy'Imana yatubwiye kugira ngo umuntu wese yisuzume, amenye aho ahagaze, kandi noneho akangukire kumenya ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ngo isi n'ijuru bizashira, ariko ijambo ry'Imana niryo rizagumaho. Uko niko ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo ari amagambo yanjye. Ntatinze ndagira ngo dusome mu ngoma za mbere igice cya 21 kuva ku murongo wa 7 kugera wa 27, hatubwira nta gihe Imana itatanze ibihano abantu bayigomeye. Kugira ngo rero Imana igeraho isi yose ihe igihano kimwe, cyangwa se kugira ngo Imana yemere ikintu nk'iki kibe ku isi hose, kugira ngo abantu bongere bisuzume barebe, wabisobanuye kenshi sinshaka no kubisubiramo wenda tudatinda, ariko turebe ukuntu na kera kose ko igihe cyageraga Imana ikemera ko ibintu bibaho kugira ngo abantu bayigarukire, kandi abayigarukiye koko ikongera ikabagirira imbabazi, kuko imbabazi zayo zihoraho iyo abantu baciye bugufi koko bagasenga Imana. Koko hari icyaha rusange ukunda kukiganiraho Jean Claude, abantu barakimenyereye. Icyaha rusange hari ubwo kiza kigahitana abantu benshi, ariko abaciye bugufi bakagarukira Imana irabarengera, kandi kuko bagasurvivinga genocide. Abantu bose ntibapfuye, hari abantu bariho. Ariko uyu munsi wavuga uti umuntu nibura wakize icyo gihe arabyibuka, akavuga, akabizirikana iryo jambo ry'Imana ati Imana yampagazeho, reka mpagarare ku bandi cyangwa mvugire abandi. Niyo mpamvu ubona abantu batinyuka nyine bakica nk'umuntu nka Kizito wavugaga ati abantu nidusabana imbabazi uko byagenze kose. Uko niko Imana idushaka. Imana ntabwo yishimiye, ntabwo iri muri business zo kubaka amazu no kugendera hejuru no kugira gute. Business iriho ni kugira ngo abantu Imana igira ishyari, niko ijambo ryayo ritubwira. Icyo ishaka nuko abantu bayigarukira. It is to have souls of people. Ntabwo Imana ishaka ko tujya mu by'isi gusa. Yego tugomba kubaho, tugomba gukora. Imana ikunda ko abantu bajya mu mirimo, ariko ntabwo tugarukira, ahubwo icyo Imana ishaka ni ukugira ngo twebwe abashoboye no kuyimenya tugarure abantu bayo, bamenye ko hari Imana, bamenye Yesu, bamenye ko ari we nzira, ko ari we bugingo, ko ari we byose. Reka rero dusome iryo jambo nyine dukomeze Jean Claude kuri 1 Chronicles 21:7-27. wahadusomera mu Kinyarwanda? Reka dusome mu izina rya Yesu duhereye ku murongo wa 7 w'igice cya 21 y'abami ba mbere. Uvuze Chronicles? 1 Chronicles, ingoma za mbere. Ingoma za mbere, okay. Nagiye 21. Okay, reka nihute mpagere. Yego, nahageze umurongo wa 7 ariho duhera mu ngoma za mbere 21. Haranditse ngo maze Imana irabirakarira, nicyo cyatumye Imana nicyo cyatumye itera Abisirayeli. Dawidi abwira Imana ati
ndacumuye cyane kuko nakoze ibyo, ariko noneho ndakwinginze kuraho gukiranirwa k'umugaragu wawe kuko nakoze iby'ubupfu bwinshi. Uwiteka abwira Gadi bamenya wa Dawidi ati genda ubwire Dawidi uti Uwiteka avuze atya ati nkuzaniye ibihano bitatu, hitamo kimwe aba ari cyo nguhanisha. Nuko Gadi asanga Dawidi aramubwira ati Uwiteka avuze ngo hitamo icyo ushaka, ari uguterwa n'inzara imyaka 3 cyangwa kumarwaho n'ababisha bawe amezi 3, inkota zabo zikugereho, cyangwa se inkota y'Uwiteka iminsi 3 niyo mugiga yatera mu gihugu, na marayika w'Uwiteka akarimbura mu gihugu cy'Isirayeli cyose. Nuko rero tekereza umbwire uko nsubiza uwantumye. Dawidi abwira Gadi ati ndashobewe rwose, reka niyibwire mu maboko y'Imana kuko imbabazi zayo ari nyinshi cyane, ne kugwa mu maboko y'abantu. Nuko Uwiteka ateza Isirayeli mugiga, mu Isirayeli hapfamwo abagabo inzovu ndwi. Imana ituma marayika ya Yerusalemu kuharimbura. Yenda kuharimbura, Uwiteka arareba arakuruka iyo nabi, abwira marayika urimbura ati birahagije, noneho unamuriye ukuboko kwawe. Kandi marayika w'Uwiteka yari ahagaze ku mbuga ya Orunani w'Umuyebusi. Dawidi yubura amaso abona marayika w'Uwiteka ahagaze hagati y'isi n'ijuru, afite inkota mu ntoki ze ayerekeje i Yerusalemu. Dawidi n'abakuru bari bambaye ibigunira bagwa hasi bubamye. Dawidi abwira Imana ati mbese si njye wategetse ko abantu babarwa? Ni jye wacumuye ngakora iby'ubugoryi bwinshi, ariko izi ntama zo zacumuye iki? Ndakwinginze Uwiteka Mana yanjye, ukuboko kwawe kuba ari jye kwekeraho n'inzu ya data, ariko si ku bantu bawe ngo baterwe na mugiga. Nuko aho ngaho abahagarariye aho ngaho tukaza kurangiza ahandi. Urabona nyine icyo nashatse kuvuga ni uko Imana igihe abantu bacumuraga yajyaga irakara. Aha ngaha ijambo riratwereka ko Imana yarakariye Dawudi, kandi duhereye imbere nuko nashatse kubitangira byose tubona ngo ni Satani yateje, noneho ituma Dawudi yiha kubara abantu kandi Imana itabyishimiye. Imana iramurakarira, imuha gutoranya mu bintu bitatu, kandi uko dusoma ijambo urumva ko yagiye imuha iminsi 3, amezi 3 n'iminsi 3, Imana ikamuteza mugiga cyangwa se igihugu sake. Ariko Dawudi ndamukunda cyane, aravuga ati aho kugwa mu maboko y'abantu reka nzagwe mu maboko y'Imana. Hanyuma koko ijambo ryatubwiye ngo yatoranyije kuzagwa mu maboko y'Imana, yemera yamugiga. Noneho aha ngaha turabona ko marayika yaje nyine ngo batangira kugira arataka. Twakura he, twaba dute nka Dawudi kugira ngo noneho tuvuge ngo iki kintu cy'icyorezo Imana yazanye, tukavuga tuti ni twebwe twateje ibibazo, Mana babarira abantu, twagira umutwaro w'abantu gute? Twebwe tukavuga ngo Mana duhaguruke dusenge, kuko tuzi ibiri mu Rwanda, tuzi ibiri ku isi hose, ariko noneho twebwe nk'Abanyarwanda duciye mu bibazo bidasanzwe. turabizi genocide yarabaye, ntabwo twizi, wahoze ubivuga. Niki cyatwigisha kugira ngo noneho tujye mu mwanya w'abantu, twumve ko twacumuye, natwe noneho dusaba Imana imbabazi kugira ngo ibabarire abantu. Dawudi ndamukunda cyane ukuntu agira ati Mana ko ari jye wakoze icyaha, kuki abantu baguye muri ibi bintu? Ese wagira uwo mutima wo kuvuga uti Mana babarira abantu, twaracumuye, babarira abantu? Aho hantu nahasomye numva hankoze ku mutima, ndavuga ati who can be so kind, who can be so responsible,
who can be so committed. Aba bayobozi tugira abapolitisiye bakora ngo bari committed, ukumva baravuga ngo bashaka ngo turahindura ibintu, buri muntu wese azahindura ibintu, ariko ninde ujya wiha umutwaro akagira iyo commitment yo kuvuga ngo nzapfira abantu nk'uko Yesu yaje akadupfira kugira ngo tuve mu byaha. Iri ni ijambo rikomeye cyane numvise ryankoze ku mutima, kuvuga ngo Mana ko ari wakoze iki cyaha, izi ntama z'Imana zo zirazira iki? Mana ko ibibazo bibaye mu gihugu cyacu ko tubibonamo, twakuraho umuntu uvuga ati no, I would rather die but save your people. Ninde twabona? Ninde wabitekereza? Ninde watanga iyo commitment? Iki rero ni Imana idushakaho muri iki gihe nyine. Iyi ndwara yaje kugira ngo buri muntu wese ashyire ubwenge ku gihe, avuga ati reka ntekereze ndebaho na where did I go wrong, where can I correct myself, where can I help another person to change. Ntabwo Imana iri interested ngo twubake amazu tugire duti ibyo ni inyongera, abantu bararongora. Ubu muri iki gihe ninde keretse hari umuntu wavuze ati keretse nibarongora kuri WhatsApp cyangwa kuri internet, kuko ibintu byose biri kuri Hollywood bikwereka ko Imana ifite umugambi wo kugira ngo nyine dushyire ubwenge ku gihe tugaruke. Ni ijambo numvise ku muntu wumva cyangwa ku muntu ushaka kumenya Imana no ijambo ryayo. It is a time to put yourself in somebody else's shoes. Akavuga ati ariko jewe ibi bimbayeho nagenza ese kanaka ko ibi byamubayeho, kuki mujyaginga, kuki mureba ukundi? Imana idufashe cyane kugira ngo tugendererwe n'Umwuka Wera, tumenye guhagarara mu cyuho mu gihe nk'iki, tuvuge tuti abatabyumva babyumva bati, abafite amatwi nibumve, abafite amaso babone. Twakomeza Jean Claude, ariko aho nari mpageze numva koko abantu bagomba kumva aho umuntu taking responsibility. Where do we take responsibility? Dawudi yafashe responsibility, aravuga ati nari umwami, Satani iranshuka, nkora ibyo Imana idashaka, none Imana ishyize igihano ku rusange cya kindi kivuga abantu bose bagiye kurwara mu gihe, ariko arahaguruka ati Mana ko ari byo yabikoze abo barazirikiye. Aho rero niho twese tugomba kugera. Niba tugomba kumenya abo turi bo mu Mana, tugomba kugira ahantu ho kuvuga tuti let me take my responsibility, ne kubreminga kanaka, kuko ikintu cyisha abantu ni ukudafata responsibility. Iteka umuntu akaba bureminga mugenzi we kugira ngo uwe yumve ko hari icyo arusha abandi kandi ntacyo abarusha, kuko twese turi abantu. Imana itugirire neza. Reka dukomeze ku murongo wa kangahe twari tugeze? Twari tugeze kuri 18. Reka dukomeze mu izina rya Yesu. Umurongo wa 18 niho twari tugeze. Haravuga ngo nuko marayika w'Uwiteka ategeka Gadi kubwira Dawidi ko azamuka akubakira Uwiteka igicaniro ku mbuga ya Orunani w'Umunyebusi. Nuko Dawidi azamurwa n'ijambo rya Gadi avuze mu izina ry'Uwiteka. Orunani arahindukira abona marayika, abahungu be 4 bari kumwe nawe barihisha, kandi Orunani yahuraga ingano. Nuko Dawidi ajya kwa Orunani. Orunani arebye abona Dawidi, maze ava mu mbuga yubika amaso imbere y'umwami ya Dawidi. Dawidi ahera ko abwira Orunani ati mpa ikibanza kuri iyi mbuga nubakireho Uwiteka igicaniro, turayigura ibiguzi uko igiciro cyayo cyose kiri, kugira ngo mugiga ikurwe mu bantu. Orunani abwira Dawidi ati yijyane nyagasani mwami, ukore uko ushaka, dore nguhaye inka nk'ibitambo byoswa, nguhaye n'ibihurisho nk'inkwi, n'ingano ngo zibe ituro ry'ifu, byose ndabitanze. Umwami Dawidi abwira Orunani ati oya, ahubwo ndabigura nawe rwose, ntange igiciro cyabyo cyose, kuko ndashaka kwenda ibyawe ngo mbiture Uwiteka, kandi sinatamba igitambo cyoswa ntagitanzeho ibyanjye. Nuko Dawidi
agura na urunani ikibanza izahabu kuremera kwazo kwari shekeri 600. Dawidi ahera ko yubakira Uwiteka igicaniro, atanga ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro, yambaza Uwiteka. Uwiteka amusubirisha umuriro uva mu ijuru ujya ku gicaniro cy'igitambo cyoswa. haleluya. Reka tube tugarukiye n'aho ngaho. Amen. Dawudi yari umwami, aragiye abonye Imana imubabariye, ashatse ahantu hajya gutambira Imana kandi ntiyarahari. Aha iri jambo riratubwira ko yabwiye Onani kubera ko Dawudi yari umwami afite icyubahiro. Hari ukuntu duha nyine abitwa ngo barakomeye tukabaha icyubahiro ku buryo wumva nyine watanga ibyawe uko n'abakora putinga, ariko ahangaha turabona ko Onani yaravuze ati ndaguhera ubusa, ndaguha n'ibyo gutamba. Ariko Dawudi ahabera principle, akaba umugabo w'unkunda, akagira ukuri, aravuga ati oya, ntabwo ndi butambire Imana ibintu bitari ibyanjye. I will give my own sacrifices and I will pay for what I have to do for God. Ninde commitment, who can be committed to this level? Akavuga ati Imana niba ingiriye ibambe ikaba inkirije abantu nasabiye imbabazi ngo nakoze icyaha ikaba ibababariye, kuki ngomba gukoresha iby'abandi kuko nanone bandamya nk'Imana? Aho ni kwa guca bugufi. Igihe ijambo nshaka kuvuga, ndashaka guca bugufi. Urebera ahangaha ukuntu Dawudi yaciye bugufi, akavuga atoya, niba ngomba gutanga ibyanjye nkakoresha ibyanjye nkashimisha Imana kuko imbabari ikababarira n'ubwoko bwanjye yandagije. Aho ukabona ko abaye umushumba, akaba abaye umwami kandi akaba agize mukuri. Ni ijambo numvise koko dukeneye muri iki gihe, kugira ngo niba koko tugomba guhagarara tukamenya icyo Imana idushakaho, tukamenya ko ituringaniza muri iyi minsi kubera n'iyi ndwara yaje, turebere nk'uyu muntu nka Dawudi ukuntu yifashe mu bibazo bikomeye, yakoze icyaha aracyemera, agisabiye imbabazi, noneho ahawe ubushobozi, bagiye kumuha ibyubahiro nk'umwami, aranabyanze, aravuze atoya, ndashaka gutambira iyo Mana ibyo yansabye, ariko reka ntange n'ibyanjye. Uyu araje ati Onani aravuze ati genda guhaye ikibanza ndetse naguhaye, atoya, arabyanze. Bitwigishije iki? Bitwigishije gutekinga responsibility nk'abantu b'Imana iba yahaye inshingano. Niba Imana twese, buri muntu wese afite purpose kuri iyi si, and that's why we need to know who we are in God than being who we are or how we are defined by other people. Mumbabarire ndashyiramo ibyongereza, ariko ni uko nguko Imana icyo yifuza ni ukugira ngo tumenye abo turi bo muri yo, dutekereze nk'uko ijambo ryatubwiye ryo nigeze kuvuga mu maganya ya Yeremiya, avuga ati ngo dutekereze uko tumeze kugira ngo tugarukire Imana. Iki ni igihe cyo kugarukira Imana, tukamenya guca bugufi, tukamenya icyo tuzira n'impamvu tugomba kukireka, kugira ngo Imana niba tuyigarukiye nayo tugarukire kandi idusubize, cyangwa se dusubize ku murongo we yifuza ko tubaho. We have to be in the will of God than our own will. Nkumva rero nyine ari inyigisho ikomeye cyane. Dukwiye kumenya yuko ikintu cyo guca bugufi nicyo cyonyine gishobora gutuma umuntu, cyane cyane Abanyarwanda twabaye ubwoko bushinga ijosi nk'uko ijambo ribivuga. Ntabwo, I don't know how wrong God can beat us, kuko turakubiswe bihagije, turigishijwe bihagije, turahanuriwe bihagije, ariko twanze kumva. Niki cyatwumvisha? Wasobanuye iby'imbuto, niki cyatuma imbuto igwa ku butaka buzima none ikabyara ibintu bizima, cyangwa n'abana bacu bakazavuga ngo kera hari igihugu kirapfa hanyuma kirazuka? Icyo nicyo twifuriza cyangwa twifuriza n'abana bacu. Reka dukomeze. Ndumva aho ngaho niho nashaka gusobanura ko David yafashe responsibility, akemera no gutanga ibye kugira ngo ashimishe iyo Mana yamubabariye, ikababarira n'ubwoko yari yaramushinze. Imana itugirire neza. Reka dukomeze. Reka dukomeze. Twari tugeze ku murongo 26, ubwo turafata 27. Uwiteka ategeka marayika asubiza inkota ye mu rwubati rwayo. Icyo gihe Dawidi abonye ko Uwiteka yamushubirije ku mbuga ya Orunani w'umunyebuzi, niko kujya atambirayo, kuko ihema ry'Uwiteka Mose yakoreye mu butayu n'icyotero cy'ibitambo byoswa muri iyo minsi byari ahantu
ko ku kanunga i Gibeyoni, ariko Dawidi ntiyabasha kujya imbere yayo ngo agishe Imana inama, kuko yari yaratinye inkota ya marayika w'Uwiteka. Imana idufashe cyane. amen. Urumva iyo nkuru irangira tubona ko Dawudi yashubijwe, kandi yashubijwe kubera ko yapfukiye bugufi kandi agakora icyo Imana yamutegetse. kandi kuba yaremeye no kuvuga ngo ahubwo reka nzagwe mu maboko y'Imana kuruta kugwa mu maboko y'abantu, iryo ni ijambo rikomeye cyane. Kuki tutemera tugakora ibyo Imana ishaka, nubwo yaduhana tugahanwa n'Imana kuruta guhanwa n'iby'isi tubona tuzasiga ejo bundi? Ubutunzi twizera, nta batunzi bari kuri iyi si benshi cyane, ariko ninde wari wajyana ubwo butunzi? Wabisobanuye cyane, sinshaka no kubisubiramo, ariko iri jambo ritwigishije kwemera, to accept that you have done wrong, ukemera ukicuza ibyo bintu wakoze, hanyuma ukabona ushubijwe n'Imana, ukongera ukashana bugufi ukavuga uti I face the consequences of what I have done and I have to do what I'm instructed to do. Ahangaha Dawudi yewe ambera, Dawudi yajyaga amenya ko yakoze icyaha akicuza akagira, ariko ikintu kitwishe nk'abanyarwanda nyine, kuko twigira inkiranutsi twagize gute, nta muntu ujya yemera yuko yakoze ikosa ngo arisabire imbabazi. Ejo bundi twese nta muntu utarababajwe na Kizito, twese nta muntu utaravugishijwe kubera Kizito, kandi nta kindi Kizito yigishaga guca bugufi, yigishaga gusaba imbabazi, akumva ko abantu bose bagomba kumera kimwe, ariko yarabizize. Ariko ubu turabiririmba amezi 3 ashire, turabyibagirwa, twongere dusubire kwa kundi. Imana idufashe as we pray for this disease, as we seek God's face. Imana igenderera abanyarwanda kugira ngo bahindure imitima yabo, bumve ko Imana nta kindi bashakaho, ni uguca bugufi, bakoroherana, bakababarirana, bakubahana. Irindi jambo numvaga nshaka ko twasoma riri mu Bami ba mbere nanone 17 umurongo wa 8 kugera kwa 21, aho nanone tubona umuntu uca bugufi. Igihe ibintu byo guca bugufi numva ari cyo kintu cyose, kandi Imana idufashe, kuko nibyo abanyarwanda bakeneye cyane. Abami ba mbere bikiri ngahe? 1 Kings 17 verse 8 to 24. Reka dusome mu izina rya Yesu, dushungura urujya umwete. Aravuga ngo bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haguruka ujye i Serafati h'Abasidoni, abariho uba, hariyo umugore w'umupfakazi, niwe ntegetse kugutunga. Nuko arahaguruka ajya i Serafati. Ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati, ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko ajya kuyazana, akigenda aramuhamagara ati, ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nsigaje mu giseke, n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Eliya aramubwira ati, witinya, genda ubigenze uko uvuze, ariko banza umvugireho akanjye ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe, kuko Uwiteka Imana y'Isirayeli ivuze itya ngo, icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu, n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo, kugeza ku munsi w'Uwiteka azavubira isi imvura. Nuko aragenda abigenza nk'uko. Yego. Turekeye aho ngaho. Ahangaha turabona ko uyu mupfakazi uwo Eliya Imana yamutumye ngo ajye kumugaburira, yasanze umupfakazi wihebye. Umupfakazi wari uzi ko ari bupfe mu gitondo, ataka n'akanyuma, ibyanjye byarangiye.
ariko tubona ko vision we yari afite y'uwo munsi si Imana ibifite. Turi muri ibi ngibi nyine bya corona virus, hari benshi bihebye, hari benshi baniyahura, nayo ntabivuze mbere, hari n'abarwanye n'abagore babo badashaka ko, hari jokes nyinshi zirimo guca ku ntuza zitwereka ko abantu nyine barambiwe kandi n'amezi angahe ntararangira kwiheba. Ariko the vision of God was different. Nyine dukomeje gusoma iyi nkuru, uyu yaramubwiye ati genda ubanze umvuge, tekereza nyine uri ku buce urimo kuvuga uti byarangiye ibyanjye, umuntu akaza nako wari ufite akavuga ngo arakakwaka, umva wabyemera. Ariko we yatekerezaga ko byarangiye kandi Imana ifite gahunda. Nagira ngo nyine nsubize abantu mo kwizera yuko uko tuba tubona ibintu siko Imana ibibona. And even the word of God says that his ways are not our ways and his thoughts are not our thoughts. Ibi bintu biriho nyine kubera ko biriho kubera impamvu zabyo wenda tudashobora kumva, kuko mysteries cyangwa ibintu by'Imana bimwe biragorana kumvikana. Ariko nyine abanyarwanda bajya bavuga ngo kubabara si ko gupfa. Abantu barababaye, abantu barihebye, ariko ntabwo Imana ifite ukuntu ikora ibintu byayo. Ntabwo dukwiye kugira amarangamutima ngo kumve ko byarangiye, uzasigara azasigara, n'uzapfa wenda yapfa, ariko byose biri muri gahunda y'Imana. Ariko nyine iyi nkuru iratubwira ngo uyu mupfakazi yaramubwira ati nta kuntu rwose bimeze, niko kanyuma niko kambere. Ariko ubu umukozi w'Imana aratubwiye ahangaha ngo genda ubikore gutyo, kuko jyewe nabwiwe yuko atari ndetse ko nta nubwo uzashirirwa n'ubwo ureba ngo ni akantu kamwe. Our God is a God of multiplication. Ufite akantu kamwe, ariko kubw'ubushobozi bw'Imana cyangwa ku mbaraga z'Imana n'imbabazi zayo, ibyo ufite byubona ko ari ubusa, Imana ishobora kubigira ibindi byo wowe utazi aka kanya. Ukumva rero yuko tugomba kwizera. Ijambo ry'Imana riratubwira mu I think in Ephesians ko without faith we can't please God. Imana itugirire neza kugira ngo no muri ibi bihe nyine turimo dukomeye dusenge Imana kugira ngo iduhe kwizera, kuko kwizera kuratuneshereza. Kwizera gutuma ugira iyo hope yo kuvuga ngo n'ibyo ubona, it is not what you see, is not what is the end. It could be the beginning, it could be in the middle, ariko tugira uko kwizera. Kadukomeze 15 niho naringeze. Haravuga ngo nuko aragenda bigenza nk'uko Eliya yamubwiye, kandi uwo mugore na Eliya nabo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. Icyo giseke nticyaburamo ifu, n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo, nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Hanyuma y'ibyo uwo mwana w'uwo mugore nyir'urugo ararwara, indwara ye iramukomereza kugeza aho yamumariyemo umwuka. Nyina abwira Eliya ati mfiki nawe wa muntu w'Imana we, wazanywe no kwibukiriza icyaha cyanjye, unyiciye umwana. Eliya aramubwira ati muhe umwana wawe. Nuko aramumuha mu gituza, agenda amuteruye, amwurirana mu cyumba cyo hejuru yari acumbitsemo, amurambika ku buriri bwe. Ahera ko atakambira Uwiteka ati ayi Uwiteka Mana yanjye, uyu mupfakazi wanshumbikiye nawe umuteje ibyago umwicira umwana. Maze yubarara ku mwana gatatu, atakambira Uwiteka ati Uwiteka Mana yanjye, ndakwinginze ubugingo bw'uyu mwana bumusubiremo. Uwiteka yumvira Eliya, ubugingo bw'uwo mwana bumusubiramo, arahembuka. Eliya yenda uwo mwana, amukura mu cyumba cyo hejuru, aramumanukana amushyira nyina. Eliya aramubwira ati nguyu umwana wawe ni muzima. Uwo mugore abwira Eliya ati noneho menye ko uri umuntu w'Imana koko, kandi ko ijambo ry'Uwiteka uvuga ari iry'ukuri. Imana iduhe. Amen. Ahangaha nagira ngo tumenye yuko nyine hari ibintu by'Imana nyine ikora kugira ngo abantu bamenye ko ari Imana.
uyu muwido nyine turareba ukuntu icya mbere ntiyumvaga ko bishoboka, ariko umukozi w'Imana amubwiye arakora. Hari igihe Imana itwasayininga kugira ngo dukore ikintu, kugira ngo iyo tuyubashye tugakora ikivuga itwereka ko ari Imana, ariko twamara no kubikora ntibiyibuza nanone kuducisha mu bindi bigeragezo kugira ngo tuvuge tudawutinge cyangwa se nyine twizere Imana. Ahangaha tubona yemeye gutanga ka gafu ke, ariko Imana imwereka ko kwa kundi umukozi w'Imana yabibwiye ko byashobotse. Ariko ntibyagarukiyeho nyine, turabona ko umwana we yarwaye akanapfa. Noneho akavuga ati uyu nguyu yaje no kuvumbura ibyaha nari mfite, ntari by'Imana itari izi, wenda yaje kumvumbura none anzaniye n'ibyago. Ariko ahangaha Imana imuhamiriza ko ijambo isitori irangira uyu mudamu avuga ati menye ko uri umukozi w'Imana. N'iryari tuzamenya ko Imana ari Imana kandi duhishurira buri munsi. Abahanuzi baravuga, ijambo ry'Imana riratubwira, ariko twanze kumva. Ariko ahangaha nyine ducishwa bugufi n'uko Imana itwereka ukuri tukakubona, kuko aya magambo aba yanditse ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo ibi byanditswe kugira ngo bidukorekitinge cyangwa se binadukonvikitinge, turebe aho tugoyinga wrong nyine mu rugendo rwacu rwo kugira ngo tumenye icyo Imana ikora. Ahangaha rero nyine iyi nkuru iratwereka yuko God is a God of multiplication. Ni Imana ikora ibitangaza, miraculous things. Ibi bintu rero nyine biba biza, ntabwo biba bize by accident or by anything, biba bize kugira ngo twigire no kuri aya magambo, tumenye niba Imana uko yari ngo niko ikiri niko izanahora. That's what the word of God says. Ibi ngibi biba byaraje kugira ngo bitwigishe kandi tumenye yuko Imana irahinduka. Abantu barahinduka, ibihe birahinduka. Nigeze kugira akantu kamwe nigeze kuvuga rimwe, aho bavuga ngo umuntu wambwiye ngo ibihe bigena abo muhura, imyumvire ikagena abo muhuza, imyitwarire ikagena abo mugumana. The word of God is the same today, tomorrow and forever. The word of God doesn't change and God doesn't change. Ariko abantu twebwe turahinduka, duhinduwe n'ibihe, duhinduwe n'ibyaje. Wabisobanura ko ndumva ijambo wavuze rya sowa and what birabimeninga ukuntu abantu nyine batwara ibintu differently kandi bikabagiraho ingaruka mu buryo butandukanye. Ariko aya ni amagambo y'Imana yamanutse kugira ngo buri muntu wese yisuzume, amenye ko hari Imana ikora ibintu cyangwa igena ibintu kugira ngo in the end umenye nk'uyu mupfakazi wavuze ati ubumenye ko uri umukozi w'Imana. Aya ni amagambo y'Imana aba amanutse kugira ngo tumenye ko mu ijuru hari Imana, ibintu bibaho byose ko nta kiba kigitunguye, kandi ko tubikuramo isomo ridukangurira kugira ngo nyine dukanguke cyangwa cyane Abanyarwanda, kuko duciye muri byinshi bidatuma ariko ntitwige cyangwa se ntidusobanukirwe, ariko ari uko tutabuze abatubwira cyangwa uko tutabuze impanuro zakagombye kudusubiza mu murongo. Imana rero idufashe cyane kugira ngo dusobanukirwe. Ijambo nashaka gusorezaho ritabaye rirerire ni ijambo riri mu Bami ba Kabiri, igice cya 5 umurongo wa 1 kugera kwa 15. Ni ijambo rivuga ku mugabo w'igihangange witwaga Nomani, nawe waje gucishwa bugufi. Niba twarisoma hanyuma akaba ariho dusoreza. Bami ba Kabiri ibice bingahe? 5 umurongo wa 1 kugera kwa 15. Reka twihute dusome. Namani umugabo w'ingabo umwami w'Isiriya yari umutoni kuri shebuja kandi umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cy'Isirayeli, banyagayo umukobwa muto, aba umuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati
icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja iby'umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Nuko umwami w'i Siriya abyumvise abwira Namani ati haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami wa Isirayeli urwandiko. Namani ahera ko aragenda ajyana italanto z'ifeza icumi n'ibice by'izahabu 600 n'imyambaro yo gukuranwa 10. Nuko ashyira umwami wa Isirayeli urwandiko rwari rwanditsweho ngo nuko rero urwo rwandiko nirukugeraho nkoherereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibibembe. Umwami wa Isirayeli amaze gusoma urwo rwandiko ashishimura imyenda ye aravuga ati ariko uwo mugabo kunyohereza umuntu ngo muvure ibibembe ni njye Mana yica kandi ikabeshaho? Nuko nimutekereze ndabinginze mumenye ko ari ukunyendereza. Nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yashishimuye imyenda ye amutumaho ati ni iki cyatumye ushishimura imyenda yawe? Mureke ansange aramenya ko mu Isirayeli harimo umuhanuzi. Nuko Namani araza azana n'amafarashi ye n'amagare ye ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa ahera ko amutumaho ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7 umubiri asubira uko wari uri nawe uzaba uhumanutse. Namani yabyumvise ararakara arivumbura ati nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambire izina ry'Uwiteka Imana ye arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko Abana na Fapa ziruta ubwiza amazi yose y'Ibwisirayeli? Sinabasha kuyiyuhagiramo ngo mpumanuke? Nuko arahindukira arigendera arakaye. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati data, yaba uwo muhanuzi yategetse ikintu gikomeye ntuba wagikoze? Nkanswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko umuntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana muto arahumanuka. Hanyuma agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana araza amuhagarara imbere aramubwira ati noneho menye ko nta yindi mana iriho mu isi yose keretse mu Isirayeli. None ndakwinginze ingororano y'umugaragu wawe. Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera nta kintu cyose ndi bwakire. aramugomera kugira ngo abyende, ariko undi aranga. Namani ati ubwo utabyemeye ndakwinginze uha umugaragu wawe imitwaro y'ibitaka ihetswe n'imyumba 2, kuko uhereye none nta zindi mana umugaragu wawe nzatambira ibitambo byoswa cyangwa ikindi gitambo icyo ari cyo cyose keretse Uwiteka wenyine. Ariko Uwiteka ajya ababarira umugaragu we uyu muhango. Databuja iyo agiye mu ngoro ya Rimoni kwiramya yegamye ku kuboko kwanjye, maze nkunama mu ngoro ya Rimoni. Iyo nunamye muri iyo ngoro ya Rimoni, Uwiteka ajya abibabarira umugaragu we. Elisa aramubwira ati genda amahoro. Nuko aragenda yicumyeho hato. nari navuze ngo tugaruke kwa 15. Pasiteri uri bumfashe iri jambo urisobanure cyane. Ni ijambo rikomeye cyane kandi ryerekana ubwibone no guca bugufi byose hamwe. Uyu Nomani nyine ijambo riratubwira ko yari umuntu w'igihangange, ariko akaba yari afite defo. Nibaza ko twese abanyarwanda muri rusange dufite defo, ngira ngo ya karande. Nibaza ko
y'ubwibone, yo kutiga ku bintu duciyemo byose, ariko ukabona abantu batiga nta kintu gihinduka, n'uje ahindura akongera ukabona ukoze nk'iby'undi, ukumva ari ibintu bibabaje cyane. ariko ahangaha tubona nyine nomani umwami yaramwohereje amuha n'inzandiko, ariko azohereje undi mwami nyine, kandi abitewe n'akana k'akaza ko bari barapitinze ahantu nyine muri izo ntambara, ariko akana kuko kamureba ari igihangange akomeye, ari sebuja, kakamureba kavuga ariko uyu muntu afite ikibazo, kandi iwacu wenda aha twabona umuti, kabyongorera sebuja, niko ijambo ritubwira, kabyongorera nyirabuja. tubona ko noneho aho abimenye umwami akamuha n'urwandiko aho yarujyanye, yavuze ati abo bantu baje kunsuzuma, baje kugira ngo kumugerageza, nawe biramubabaza, ariko umukozi w'Imana aravuga ati bye kukubabaza ibyo bintu, we kurakara, we kwigira, bohereze bamenye ko muri Israel dufite Imana, cyangwa twebwe tuzi Imana. Abantu bazi Imana barahari benshi, no mu Rwanda hariya baravuga, bafunze insengero bagize, ariko si ukuvuga ko hatari abantu bazi Imana. ariko se iyo Mana tuyikoresha dute, cyangwa tuyumva dute, tuyibwira abandi dute? Imana idufashe kugira ngo dusenge, kugira ngo umwuka wera twereke abagira ubuntu, tukamenya ko iyi Mana ihari yaremye ijuru n'isi kandi iri muri kontorori. Imana yaretse ibintu byose bikaba, kugira ngo abantu bose bamenye ko they have no control on this universe without God. Icyo ni ikintu nyine twakagombye nyine kongera gusubiza ubwenge ku gihe, muri iyi capture twahawe, muri iyi isolation twahawe, kugira ngo umuntu wese koko amenye ko there is a power behind, cyangwa beyond our human thinking, kugira ngo ndetse umuntu wese akora ubushakashatsi avuga ati ariko kuko rya jambo ry'Imana bavuga bishobora kuba ari byo, wenda simbizi, ariko noneho reka nanjye ngerageze kumva cyangwa nshakishe. Noneho hari na za Google ushobora no kuguringuka baza ukagira gute. So tubona ahangaha nyine nomani nawe aka kantu k'akantagarazi ko gasuzuguritse kuba karavuze kati ariko mwagiye kureba hariya hantu ku iwacu nujya numva hari umuntu ukomeye ugira gute. Akagenda, ariko yanagenda akagenda afite indogobe, afite amafaranga, yumva ko aribyo bareberamo, kuko n'iby'isi turebera mu mazu, turebera mu mafaranga, turebera muri ibyo ngibyo. Agenda aribyo yishingikiriza, ariko bari mubone, noneho bakava mu nzu bakajya hanze, bakamuwerokaminga, batinjira tukubwira ibyawe. Ariko ijambo riratubwira ngo Elisa cyangwa yagiye kureba, ngo yagumye mu nzu, ngo aramubwira ngo genda ujye gukaraba. Ijambo riratubwira hano ku murongo wa 13 ngo ku murongo wa kangahe ngo ararakara, aravuga ngo singu ujya kumbwira ngo njye gukarabira muri ntuza, ngo iwacu se ntihari za ntuza, ntihari izindi muri Damascus, ntihariyo rivazi na nziza zifite amazi meza y'abururu kuruta iz'ahangaha. Taransuzuguye. Ariko tukabona nanone utuntu dusuzuguritse, abaza bari bo bamubwira bati ariko si yakubwira kujya gufata intare ngo uzane igihanga cyayo ngo ukiri ibyo bibembe ntibajya kujyayo. Ikintu kitwereka nyine ko abantu dukunda gukomera no gukomererwa, tukumva ko ari byo bitanga icyubahiro n'ibindi. Ariko aho yemereye akavuga, ngira ngo agatekereza, agashyira ubwenge ku cyatsi, ariko abantu kuko bambwije ukuri koko wenda byajya kugirana. Ijambo ryanjye bitubwira ngo yaremeye ajya muri ayo mazi, kandi yavuye afite umubiri nk'uw'uruhinja. Avamo avuga ati nta yindi Mana atari Imana ya Isiraheli. Aho hantu twahagezwa n'iki nk'Abanyarwanda, kugira ngo tumenye ko hari Imana. Genocide, abandi bagapfa, ugasigara uri umwe. Wakwigisha icy'abandi ukavuga uti jye nasigaye kubera iki? We are all here kugira ngo hagire ibyo duhindura, kandi nta kindi Imana idusaba ko papa si Imana ku bantu bariho, nuko tugira icyo duhindura, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo bibe mu isi nk'uko biri mu ijuru. We are supposed to be the shepherd cyangwa the care overseers of this world, kugira ngo duhindure ibintu. Ariko ubu twese twigize babamenya kandi ntacyo tuzi, twese twigize kumva ko hari icyo turusha abandi kandi ntacyo tubarushije.
imana idufashe kugira ngo umuntu wese nyine amenye guca bugufi, kandi nta kintu cyagucisha bugufi keretse kumenya ijambo ry'imana no kurishakisha no kuryumva. Twese ntidusobanukiwe, wihiya kugira ngo umenye ijambo ry'imana ni ukuryumva ukaryakira, ibyo utumva ukabaza cyangwa ugasenga kugira ngo umwuka wera wenyine abe ari guhishurira. Kuko ijambo riratubwira mu Baroma ngira ngo 15 niba ntibeshye 13 haratubwira ngo imana nyir'ibyiringiro, ni Pawulo uvuga, ibasubizemo umunezero biheshwa no kwizera, ngo murusheho kwiringira muheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. N'umwuka wera ushobora kudufasha kugira ngo ibyo byose umuntu abishishurirwe. Ariko ndumva ntashaka ngo ndangiriza aho, ndagira ngo Jean Claude dusoze usubira muri iri jambo, kuko ndabizi ko warisobanura cyane kundusha. Iyi story ya Norman should teach people to humble themselves, however big you are, however what. Twese dufite ka defo, ikitwica no kwita righteous, kandi nta muntu uri righteous. Ijambo ry'Imana riratwereka ko Norman yari afite ikirembe. He was a powerful guy, he was a commander, yarangwa yatsindaga intambara nyinshi, ariko akagira ako kantu k'ikirembe kamukubitaga hasi. Kandi muri icyo gihe tuzi yuko Bibiliya itubwira ko abanyabwenge bayizolatingaga, nko muri iki gihe ko barimo kutwayizolatinga kubera coronavirus. So yari afite icyo kibazo, ariko iri jambo riratwereka ko aho yakiriye bugufi Imana yamweretse ko ari Imana kandi arakira. Imana rero idufashe cyane. Ntabwo narenza kuri ibyo, wabisobanura neza kurutaho kugira ngo abantu bumve ko guca bugufi ari ikintu cyangombwa cyane, kandi ko ari cyo dukeneye nk'abanyarwanda kugira ngo dushobore kuzababarirana, turekeraho gusebanya, turekeraho kwanganira ubusa. Kwangana ntacyo bimaze, ni umutwaro wiha kandi atari ngombwa. Imana idufashe cyane kugira ngo ni ukuri niturangiza dusengeye kugira ngo Imana idusubizemo kumva ko turi bamwe, tugomba kubana byanze bikunze, kandi tugomba kubana twese kuko ari Imana yabigeneye. Tuzakibanemo amahoro twese. Amen, amen. Murakoze mama Portia, reka dusoze kuko iminota yo kuguma muri studio ndabona idushiranye. Ariko buriya igikuru gikomeye ni ukugira ngo umuntu aba arwaye hanyuma amenye ko arwaye. Ntabwo ari benshi bamenya ko barwaye, ariko iyo wamenye ko urwaye niho haba isoko yo kugira ngo ubone n'umuti. Ubwo rero umuti urashakwa ukivuza nyine, ariko kwemera ko umuntu arwaye niho haba ari ikibazo gikomeye cyane. Nsaba abanyarwanda rero kugira ngo tubanze tumenye ko turwaye n'ibyo bibende, hanyuma dushake n'umuti, kandi Imana ishobora kudukiza. Imana iduha umugisha cyane. Nagira ngo mbashimire mwese abadukurikiye muri aya masengesho mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kuba imbere y'Imana no guhinduka no guhindukira. Nagira ngo nsabe buri muntu wese gufata umwanzuro, reka rero dusenge dutandukana. Ariko nimba ufashe icyemezo cyo kugarukira Imana, ukaba ufashe icyemezo cyo guhindura ingeso zawe, ukabona hari ibyakubase, ukaba uvuga uti uyu mwanya reka nanjye mpindukire, reka dusenge, udufashe cyangwa dufatanye nawe, hanyuma dusenge, hanyuma kandi duhindukire, hanyuma kandi dusabire n'igihugu cyacu muri rusange kugira ngo idukirize igihugu. Reka dusenge. Mana yacu turagushimye kubw'amasengesho dusengeye ahantu, dusengeye imitima yose ikinzwe n'ijambo ryawe, n'abafashe gahunda yo kuguhindukirira. Mana tubabarire ibyaha, uduhe umugisha. Turagushimye ko waturinze ibyago byinshi, ukaturinda amakuba, twe tukiriho ukaba ukiturindiye kugira ngo duhinduke kandi dukore ijambo ryawe. Uhindura ingeso zacu, uhindura imitekerereze yacu, uhindura imigirire yacu n'imikorere kugira ngo turusheho gutunganya ibyasigaye bidatunganye. Ndagushimye ko bareba buri muntu wese yemeye guhindukirira, kandi niko nsabiye abakomeye n'aboroheje kugira ngo ufashe n'abanyarwanda muri rusange, kandi uturinde ibi byago bigiye kutubabaza, bigiye kuduhitana, ahubwo udukorere ibitangaza, udukize inkota, udukize mu gihirimbura, udukize ibyo byaha, hanyuma kandi udufashe n'igihugu cyacu gitunganye, ugihe ubuyobozi bukubaha, ugihe ubuyobozi bugukunda kandi bugushimisha iteka ryose. Ndagushimiye rero kutwumvishe, ukomeze guha umugisha abatwumvishe bose, kandi umugisha amaposhe twakuriye mu kiganiro, ndetse n'abadufashe mu byuma, ku buhanga bw'ibyuma muri studio ya radio. Imana ibahe umugisha mwese. Ku Mana by Jean Claude Habimana na Lea Portia. Mama Portia, ni twebwe twari turi kumwe namwe, ubwo naho ubutaha umwanya Imana dushoboze. Murakoze. Imana ibahe umugisha mwese.
haleluya